Banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda, amazina yanjye ni Jean Bosco Ngarama wabategura ibiganiro kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2022. Ibyo biganiro rero bikaba biri kunyura kuri Radio Tuvasa, ijwi rya Fondation Ibuka Bose Rengera Bose. Kuri gahunda rero y'ibiganiro byo kuri uyu mugoroba twabateguriye ikiganiro twahaye izina ryitwa uruhare rwa leta mu kurinda abaturage bayo. Muri iki kiganiro rero nkuko twifuje kuganiriza abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda muri rusange, dufite umushyitsi twatumiye uri budufashe kugira ngo aganirize abanyarwanda. Uwo mushyitsi rero turagira ngo tumuhereze ijambo yivuge namara kwibwira abadukurikiranye, ubwo turakingura ikiganiro kandi tukaba dusaba abanyarwanda n'abandi bose muri rusange bazakurikirana ikiganiro kuzagubwa neza. Murakoze mushyitsi muhire, tuguhaye ikaze kuri Radio Tuvasa kugira ngo mwibwire ababakurikiranye kuri uyu mugoroba. Murakoze muvandimwe Ngarama Jean Bosco, bongewe ngira ngo hari tumaze no kumenyerana. Nitwa Hakizimungu Athanase, nkaba mu majyepfo y'Ubufaransa aho mpagarariye umuryango bose rengera bose. Ndumva ntavuga byinshi, ibindi ndibugende mbivuga mu kiganiro. Murakoze, ndasuhuza cyane abari ko twumva, ndakusuhuza by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange, kuko iki kiganiro ndetse n'ibindi tuzagenda tugirana kuri Radio Tuvasa nibo bigenewe mu by'ukuri. Twese abanyarwanda nitwe bigenewe kugira ngo bidufashe kujyana igihugu cyacu aheza hazaza. Murakoze. Arakoze cyane umuvandimwe Athanase kuba amaze kwibwira abakurikiranye iki kiganiro kuri uyu mugoroba. Umwanya rero ukurikiyeho uko twari tumaze kubivuga, twari tuvuze tuti ikiganiro cy'uyu munsi kiragira kiti uruhare rwa leta mu kurinda abaturage bayo. Muri rusange rero nkuko tubizi ku isi yose, umutungo wa mbere ukomeye ni abaturage muri buri gihugu, kuko ntacyo wakora abaturage badafite umutekano, ntacyo wakora abaturage batamerewe neza, badafite ubuzima bwiza, mbese batabayeho neza. Ikintu cya mbere rero ni umutekano w'abaturage. Akaba ari nayo mpamvu rero twiyambaje uyu muvandimwe Athanase kugira ngo kuri uyu mugoroba aganirize abanyarwanda ku ruhare rwa leta nyine mu kurinda uwo mutekano w'abaturage. Tuguhaye ijambo rero bwana Athanase, ijambo ni iryawe, tuguteza amatwi. Murakoze umuvandimwe Jean Bosco Ngarama. Hari ikintu uvuze mu by'ukuri ni nacyo umuntu yaheraho uvuga ati umutungo wa mbere w'igihugu n'abaturage. Ibyo ni ndakuka, ni ryo shingiro ry'ibihugu byose ku isi, kuko igihugu kidafite abaturage nticyaba ari igihugu, byaba ari ibisambu. Ntabwo cyacyo cyane cyagwitwa igihugu kidafite abaturage. Umutungo wa mbere mu by'ukuri nkuko mubivuze wa mbere w'igihugu n'abaturage. Gusa icyatumye ngira ngo dutegura iki kiganiro dusangiza abanyarwanda ni uko ngira ngo igihugu cyacu kiranazwe ku isi, cyaramamaye ku isi, ariko cyamamara ahanini ku bintu bibi. Ni ukuvuga ngo muri 1994 habaye jenoside y'abatutsi, igwamo abantu bamwe. Iby'imibare ntitwabigarukaho cyane, icyangombwa nuko gusa ari jenoside yabaye, abatutsi barishwe bazira ko ari abatutsi, hapfamo byesire n'abahutu benshi cyane. No muri icyo gihe twibutse ko FPR nayo yari marimye abahutu benshi cyane. N'ubundi bwicanyi bwagiye bukurikirwa nabwo bwibasiye abahutu muri Kongo n'ahandi no mu Rwanda. Ibyo bintu byose rero bituma nk'umunyarwanda mu by'ukuri njyewe nibaza kavuga ati se kuva muri 94 abatutsi ku manywa y'ihangu rwose, abantu bagafata abaturage bakica ku manywa y'ihangu, umuntu atanikanga akica bikamera nk'aho ari ibintu bisanzwe. Muri 94 ubwo ku rundi ruhande nawe FPR yari kwica, ariko ndavuga ku ruhande nabwo rw'icyo gihe abatutsi baricwaga. Nyuma y'94 nabwo uretse ko muri 94 FPR yari yicaga icyo gihe, ariko na nyuma y'94
twibutsa abanyarwanda ko FPR yakomeje kwica abanyarwanda ikagera muri iyo ntiyanabishe kuko perezida w'igihugu ubu ngubu we yaranabyiyemereye aravuga ati twagiye muri Kongo abameye ko tubacyura turabacyura abatarashatse turabarasa avuga abaturage ari umuntu uhagarariye leta none nk'umunyarwanda utekereza mu by'ukuri aho hariho hose ikibazo yagombye kwibaza inshingano za leta izo zose izi ntambara wumva zose zibera ku isi inshuro nyinshi burya ni ibihugu biri gushaka kurinda inyungu z'abaturage byabo ariko cyane cyane kurinda abaturage babyo none rero nk'umunyarwanda yakwibaza mu by'ukuri ubu tugira twebwe leta ishobora kuturinda tugira leta ishobora kuturengera nicyo kibazo rero cyatumye mu by'ukuri nk'umunyarwanda wese mpamya ko abanyarwanda benshi bakibaza nkuko nanjye nkibaza cyatumye mvuga nti reka tuganire dufashe abanyarwanda kuganira kuri uyu murongo turebe leta mu by'ukuri inshingano zayo mu kurinda abaturage nizihe ese ubu abanyarwanda bashobora kwerura bakavuga ngo dufite leta mu by'ukuri leta nyayo bitari leta mu magambo kuko leta mu magambo y'abantu bagiye bakiba ubutegetsi bakabufata n'intwaro bakabuhagararamo bita leta hakazana leta mu bikorwa ifite inshingano mu by'ukuri kurengera inyungu z'abaturage no kurengera abaturage no kubarinda abanyarwanda rero nicyo kintu twakwibaza tukabaza ati zubu mu by'ukuri dufite leta nuko rero ni ibyo muvandimwe Ngarama nibyo nifuze ko tuza kureba muri iki kiganiro ku buryo burambuye niba ari ikibazo mumbaza cyangwa namunyemereye gukomeza ubwo twakomeza murakoze mukomeze rwose ijambo ni iryanyu murakoze cyane muvandimwe Ngarama mu by'ukuri nk'uko mwabivuze tugitangira leta ntabwo leta ari ibigirwamana ntabwo leta ari ibintu bigenda bimanuke mu ijuru byikubita aho ngaho leta navuga ko ngewe ku bwanjye ari ikintu twita leta ari abantu nyine batoranyijwe mu bene gihugu ndetse sinabatoranyijwe ahubwo leta ubundi ni abaturage muri rusange leta ni abaturage muri rusange noneho ahubwo hakaza abahagarariye leta ni ukuvuga abahagarariye abaturage bajyaho ku buryo bw'amatora mu by'ukuri mu buryo bwa demokarasi bajyaho ku buryo bw'amatora cyangwa se bakaba banashyirwa mu myanya abo ngabo bahagarariye leta ku buryo amategeko abaturage batoye yumvikanyeho yagennye na kopurita yagennye uburyo amategeko abo baturage yagennye ikintu cya mbere ahangaha ashaka gutsindagira ashaka no gucaho umurongo cyane ni ukumvisha ko leta ni abaturage noneho abahagarariye leta nabo abo baturage bashyizeho mu buryo nyine amategeko abaturage bahisemo abigena haba mu matora cyangwa se bakubashyiramo ku bundi buryo bitewe n'uko abo baturage bagize leta babyumvikanyeho kuko abaturage bagize leta no bumvikanaho bagatora ibyo bita itegeko nshinga bimwe cyangwa se muri iryo tegeko nshinga rikagena uburyo abo baturage bazagenda bahagararirwa muri iyo leta yabo no ariko mu by'ukuri leta mu by'ukuri utagiye mu bindi bisobanuro nyabyo by'amatekinike n'ibindi leta bivuga abaturage batuye igihugu runaka noneho hakaza ubuyobozi bwa leta niyo ubuyobozi bwa leta bugizwe rimwe na rimwe aribwo bukunda mu bihugu bimwe na bimwe byacu bukunda kwiyita ubwo buyobozi buhagarariye abaturage bukunda kwiyita ko aribwo leta bukibagirwa ko leta ari abaturage muri rusange ugasanga ubwo buyobozi nibwo buri kwitwa ngo twebwe leta umuntu yavuga ni urugero ndaguha nk'urugero yavuga nka perezida nabi bakumva ko uvuze perezida nabi ngo yavuze leta y'u Rwanda nabi biratandukanye uvuze leta y'u Rwanda ni abaturage b'u Rwanda kuvuga perezida w'u Rwanda nabi ko ari ibyo atakoze neza cyangwa undi muyobozi minisitiri runaka cyangwa minisitiri w'intebe cyangwa umudepite runaka ko ari ibyo atakoze neza ntabwo abavuze leta y'u Rwanda abavuze uwo muntu umwe mu bayobozi ba leta y'u Rwanda umwe mu bayobozi abo baturage bagennye ku buryo muri ubwo rero mu by'ukuri nicyo nashaka kugasobanura nashaka gusobanura ibyo bintu abantu bakunda kwiyitiranya ugasanga umuntu ubwe niwe wigize leta umuntu akiyitiranya na leta mu by'ukuri ugasanga abantu bari kugenda biyitiranya leta ngo yavuze perezida wa repubulika nabi ngo yavuze ngo leta y'u Rwanda nabi no ntabwo ariko bimeze leta y'u Rwanda ni abaturage b'abanyarwanda bose
noneho perezida wa repubulika ni uhagarariye leta y'u Rwanda, ni uhagarariye abo baturage. Voilà, icyo ni ikintu nashaka kuvuga. Noneho rero ikintu kuri ibyo ngibyo bya leta inshingano zayo ya mbere, uwo muntu nyine uhagarariye abaturage, ikintu abaturage baba baramuhagarariyeho cyangwa abo bantu bahagarariye abaturage uko baba baragiye uko ariko kose, ni ukuvuga ngo baragiye ku buryo bwemewe n'amategeko abaturage bahisemo, inshingano yabo ya mbere abo bantu bahagarariye abaturage ni ukurinda abo bahagarariye, niyo nshingano yabo. Aha rero bikagaragara ko twebwe abanyarwanda dufite ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda bagomba kumva bakareba. Kuva 94 cyangwa se wenda ndavuga ibyo nabonye, ibyo nzi byibuze turahera 94 aho twabonye abantu bagenda bakica abandi, wenda babaziza icyo barizo, amazuru cyangwa imitwe cyangwa ibikinigi cyangwa ubwoko bwabo, bakabica bakabatemagura ku manwa y'ihangu. Leta ikitwaga leta, abahagarariye abaturage baraho, ni ukuvuga abantu bari bahagarariye iyo leta, abo baturage nabo bitwaga nabo abo bantu bari bahagarariye. Ntabwo rero bubahiriza inshingano zabo. Abo bantu bitwaga leta icyo gihe ntibubahiriza inshingano zabo, kumva bemera ko igice kimwe cy'abaturage kigenda kikicwa muri ubwo buryo, barebera bahagaze aho ngaho, kandi bari bafite n'uburyo bwo kuba babarinda. Abo bantu rero mu by'ukuri ntabwo twakwemeza ko ari abantu beza, ni abantu babi. Abo bantu bahagarariye leta kuri ubwo buryo ntabwo ari abantu beza. Umuntu yabita mu gifaransa wabita rivoyu, sinzi mu kinyarwanda ugereranyije ukuntu wabita. Ntabwo mu by'ukuri abo bantu ari abantu bazima. Umuntu yavuga ko ari abantu sinzi ukuntu mu kinyarwanda rivoyu umuntu yabivuga, ariko ni abantu umuntu yabigereranya gute? Ni abantu bameze nk'abavuye mu muhanda, batazi iyo biva niyo bijya, bakagenda bakajya ku mutwe wa leta. Kuko umuntu ugiye ku mutwe wa leta mu by'ukuri yumva leta icyo ari cyo, ahagarariye abaturage, agomba kurinda abaturage, niyo nshingano ya mbere. Naho umuntu ugenda agahagarara abantu bakicwa, akabareka bakicwa, avuga ngo nibahagarariye, kandi inshingano ya mbere ari ukubarindira. Uwo muntu ni umuntu utazi yavuye, ni umuntu utazi yajya, ni umuntu utazi n'icyo ari gukora. Ako ni akaga ka mbere navuga abanyarwanda bagiye bahura nako. Nge nabonye ko gushyira abantu ku mutwe wa leta, ku mutwe w'ubuyobozi, badashoboye, batazi ibyo barimo, batazi inshingano zabo za mbere z'ibanze. Noneho akaga ka mbere kakaba yuko nyine abaturage b'Abanyarwanda bashirika. Aho nandi gutanga urugero muri 94. Dukomeze nyuma turagenda dufata ingendagenda bayingero zimwe na zimwe. Noneho akaga gakomeye navuga ko ni akaga ko kugira umuntu nk'abajya bavuga we ngo ni igihanganye kubera za lobby ziwe zikora neza, cyakora nyine lobby zo zirakora, za Perezida Kagame zikora neza, ndaziha ku mafaranga ko amafaranga arazifite, kandi nta kuri twabigenza. Ubwo sinzi ubwo wenda amafaranga namushirana, ubwo bazagira bajya bavuga ibyiwe nyabyo, mu by'ukuri bareke kumuvuga uko atari, kuko ubu ngubu ngiye mbona bamuvuga uko atari. Tugira akaga noneho nyuma y'akaga ko muri 94 ko kwicwa kw'abatutsi, hari abo bantu bitwa ngo bahagarariye leta. Tuza kugira akaga noneho cyoborwa n'ubuyobozi bwa FPR, aho noneho umuntu nyine uhagarariye cya kintu nabitaga leta, uhagarariye abaturage, kurengera inyungu z'abaturage, agira gutya akajya hariya ku mugaragaro akabwira kuri radio, ntanihishire wenda kuri radio, akavuga ati baturage, ati hari bene wanyu, hari bene wacu, kuko nawe arimo, nawe n'umunyarwanda nk'abandi. Ati hari bene wacu nagiye kora muri Kongo, wenda bari barahungiyeyo, ati bamwe ndabacyura, abandi ndabarasa. Nkaho navuga n'ibiti burya ukuri ntiwagenda ngo upfe kubitema uko wishakiye, cyangwa n'ibitari abantu. Mu by'ukuri ndatanga nk'urugero ku biti cyangwa n'ibindi bintu, ntushobora kugenda burya nabyo ngo ugende ujye gutema uko wishakiye, ngo utsinde uko wishakiye. Burya nabyo hari amabwiriza abigenga. Noneho rero ibaze umuntu kuvuga ko yarashe abaturage ku mugaragaro gutya, nkaho mu by'ukuri ari ibintu bisanzwe byoroshye. Nk'ubu nakubwira nti hari imyanda nari mfite, nk'ubu turi kugaragara ati hari imyanda nari mfite wanjye mu nzu, wenda n'urugero ndayimanura nyijyana muri puberi. Icyo gihe wumva ko ari ibintu bisanzwe. Ariko none ibaze perezida ari kuvuga ngo yarashe abaturage biwe, akabivuga nkaho ari ibintu bisanzwe, nkaho mu by'ukuri ari ibintu bisanzwe.
akorona akaga gakomeye mu by'ukuri ku banyarwanda, gakomeye cyane kanarenze kubona umuntu warushinzwe kubarengera ari we muntu wa mbere ubica. Ibyo singiye tugiye mu ngero, wavuga nka bira by'imirambo igende abantu bakavuga bati muri Rweru hari imirambo y'abanyarwanda irimo, bikamera nkaho ari ibintu bisanzwe rwose, nkaho kurana ndi kuguruka kugira ngo ni nk'imyanda bajugunye muri Rweru, wenda bashobora kubwira abantu ati ngiye gukura iyo myanda muri Rweru muyishyire ku ruhande, kandi ni imirambo y'abanyarwanda. Ndibuka raporo ya Human Rights Watch igeze isohoka hashize imyaka cyakora itari mike, ivuga ukuntu abantu bafungirwaga mu banyarwanda ahantu batazi, ukuntu bafungwaga barengana. Nanone umukuru w'igihugu aravuga ati ahubwo ati ibyo kuba atuwongo uri kuvuga ngo kubafunga tugiye kujya tubarasa noneho ku maranwa yabo. Ari umukuru w'igihugu wa undi ushinzwe kurengera abanyarwanda. Ni mu nyumve rero, ahangaha rero ndi kugira ngo muri iki kiganiro nereke abanyarwanda akaga igihugu cyacu kibayemo. Ngenda hera igihenzi kuva muri 94 kugeza uyu munsi tuvugana, akaga gakomeye cyane kumva abantu bari bashinzwe kuturengera, abantu bari bashinzwe kuturinda ari bo bantu ba mbere bavuga bati ngiye gufata igice kiniki uko nishakiye ndica. Umuntu akabyuka mu gitondo ati ngiye kwica umuryango wo kwa Ngarama Jean Bosco, ati kubera ko wenda bamvuze nabi cyangwa se ntari kubimvamo, akagenda nta kibazo akica. Perezida ati ndashaka kwica abantu akica. Ibyo bintu rero mu by'ukuri banyarwanda, ndagira ngo mbabwire ko biragaragara ko dufite ikibazo cy'abantu baduhagarariye muri leta. Ni ukuvuga leta turi abaturage, twebwe leta ni yacu, nitwe abaturage nitwe leta, ariko abantu baduhagarariye ni abantu abo nise mu gifaransa revoyu, mu kinyarwanda ni abantu mu by'ukuri badashoboye, badakwiye kuduhagararira na rimwe, badakwiye kuduhagararira na rimwe, kuko ni abantu bibereye mu byabo tutazi mu by'ukuri. Umuntu ntiyanamenya n'ibyo barimo, ntiyanamenya ibyo barimo, ntibazi n'inshingano yabo. Buryo umuntu atazi inshingano ye yibanze, ibindi byose biba byapfuye. Ni urugero, ni nko kuvuga ati dufate nk'urugero, umwarimu inshingano yo no kwigisha, none umwarimu ari kuvuga ati sinzi nicyo kwigisha bimara, kandi ashinzwe kwigisha, ubwo so umwarimu yaba ari gukora iki mu kazi? Ni urugero. Athanase, ukiri aho ngaho reka mbaze nkubaza ikibazo kugira ngo abadukurikiranye bashobore gusobanukirwa neza ku kiganiro uri kubagezaho. Mu byo wasobanuye wavuze ko mu mwaka wa 1994 abatutsi bishwe hariho leta ntacyo yakoze kugira ngo ibarengere, ishobore mbese muri rusange kurengera ubuzima bwabo, kugira ngo iburizemo ubwo bwicanyi bwabaga. Icyo nicyo werekanye uvuga yuko nyine leta yagize intege nkeya. Nyuma rero ya 1994, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, wavuze yuko hari ubutegetsi bwagiyeho bwa FPR bwakomeje kwica abaturage kugeza n'ubu munsi wa none, ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'ibindi n'amaraporo ava mu bindi bihugu yerekana yuko no kugeza uyu munsi wa none abantu bakomeje kwicwa, kuburirwa irengero no kunyerezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo nibyo washatse kugaruka uvuga ko mu by'ukuri leta yagombye gucunga umutekano w'abaturage. Ariko nsubiye inyuma gatoya, nyuma ya 1994, nyuma y'ubwicanyi bw'ubugome bwari bumaze kuba mu gihugu, nari mu gihugu cy'u Rwanda narabyiboneye ibyabaye bitandukanye na babandi baje bavuga ko ngo arabashakashatsi ku majenoside. Ubwo bushakashatsi utabuzi niyo babukura. Bwana Athanase, ikibazo nari mfite, leta FPR ijya ku butegetsi yavuze yuko ije igambiriye kugira ngo muri leta ijya ku butegetsi uyu munsi wa none ivuga ko ije guhagarika jenoside, ndetse bakabyitirira na Perezida Kagame ko ari we wahagaritse jenoside mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma bavuga yuko rero, ndavuga FPR ivuga yuko izanye demokarasi mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi wa none aho ngaho ibyo uri kuvuga ntabwo byaba binyuranye n'ibyo FPR ivuga yuko yazanye demokarasi kandi ko abaturage b'u Rwanda babayeho neza? Urakoze cyane, umbaje ikibazo cyiza cyane. Ibyo byo navuga ngo niba ari abantu bazi gutera urwenya ni FPR, kuko nuko gusirutera akaba ari iseka yonyine kubera ko abanyarwanda babaye cyane. Icyo nashaka kuvuga, demokarasi FPR ajya kwigisha, nyine ubona Kagame amaze imyaka 30 ku butegetsi, nta n'umuntu n'umwe ushobora kuvuga niba ariyo demokarasi FPR yigisha.
ubwo ntacyo twayifata uko nguko akaba ari demokarasi nyine yigishwa na FPR nta kundi. Ariko reka tugaruke kuri ibyo ngibyo kuvuga ngo FPR nyine ngo yaraje ngo hagarika genocide y'abatutsi. Reka tuyihe nayo manota nyine ko yahagaritse genocide y'abatutsi, kuko iyo leta nayo yari iriho mu by'ukuri nayo ntacyo yakoze ngo ihagarike ubwo bwicanyi. FPR nayo ibyitire ko yahagaritse genocide y'abatutsi, kuri nge nta nicyo binantwaye, nta nicyo binavuze, ariko nta nicyo binantwaye. Kuri nge ndasobanura impamvu mvuga gutyo. Kuri nge kuba FPR yabyitirira ikibazo FPR, ikibazo nicyo nuwo wari uriho witwa ngo ashinzwe kurinda abaturage ntabarinde. Uwaje yitira ko aje kubatabara, ibyo nakazi k'ubwo yarabyitiriye, ariko umuntu wakoze amakosa ya mbere nuwo nguwo. Singe umbabarire nyakubaha Ngarama, sindi bujya mu masesengura ko FPR yaba yaragize uruhare mu bwo kwica abatutsi. Ibyo ni ibindi ndabiharira abandi bazabisesengura, birashoboka, sindi kubihakana, sindi no kuburanira FPR. Icyo nano iki kiganiro cyacu ndi kwerekana nuko igihe leta, abantu bagiye muri leta bagagara leta bagomba gukora inshingano zabo. Niba muri icyo gihe FPR kurwanya ubutegetsi hari umuntu wavugaga ati ndi perezida mpagarariye abaturage, mpagarariye leta, muri abo baturage be harimo abatutsi, uwo muntu ntashobore kurengera abo bantu bitwa abatutsi. Ibyo bindi ntugomba kuzadusobanura impamvu ataberenze, ariko ayo makosa ndayamushyiraho uyu munsi ngiye ko umuntu warahagarariye leta, warahagarariye abaturage, ntiyakoze inshingano ze. Kuri nge nta nshingano ze yakoze, kuko yagombye ko yararengeye abaturage. Icyaba cyarabimuteye ibyo Bosco ntabwo tubyinjiramo none, niwe uzabyisobanura umuntu abo bantu bari ku buyobozi bwa leta. Ariko ayo kuri nge ubona ikintu bita leta, uwo muntu nta makosa yakoze, ko yagombye ko yararengeye abaturage bose, baba batwa b'abahutu cyangwa n'abazungu cyangwa n'abandi n'ibiki, abaturage bose yagombye ko yararengeye, ko zari inshingano ze. None wa kabiri witwa FPR nawe ikibazo njyaho ngiye kumufatira nawe ni igihe ahubwo afatiye ubutegetsi, kuko kuva yafata ubutegetsi kugeza uyu munsi tuvugana, ibyo ngibyo avuga yaje ahagarika, ahubwo abikuba nk'inshuro 1000. Arica uko ashatse, wakanabivuga ku mugaragaro uhagarariye leta. Noneho nangwa wenda na sindi ku bwabo, icyo gihe muri cyana kandi muzi ko perezida ari sindi ku bwabo, wenda abo baravuga ngo ngo yajyaga bivuga ngo mu migani. Ibyo simbizi, cyakora abenshi bavuga ko bivuga mu migani kwica. None undi we yaraje rero waravuga ati nukubica ku manwa y'ihangu, ati naranabisha, waranabyivugira we ntazijya kwihisha. None uraho ukibaza uwo muntu usobazaga nyine avuga ngo yaje guhagarika ubwicanyi, akabivuga ku mugaragaro ko yaje kwica, ko yica abo bantu babiri bagereranyije, ubwo batanihe mu by'ukuri, ahubwo mu binindi. Uwo muntu rero witwa FPR wambajije wa kabiri, ukurikije muri iki kiganiro uko nakubwiye, nawe ufite leta ubu ngubu, iyi leta nyine ya FPR icunzwe na FPR, ntabwo ataniye n'uwari ufite muri 94 kuri nge. Wenda navuga ngo hari abantu wenda bazakubwira bati kubera ko FPR iduhaye imyanya turyama tukarya tukagura amamodoka, ati biratandukanye. Ibyo ni ibindi, ibyo ni iby'umuntu ku giti cye. Ariko ku ruhande rw'umuntu wagombye guhagarara leta akarengera inyungu z'abaturage, FPR yakoze amakosa arenza y'abatabazi, ayira guverinoma bitaga y'abatabazi yakoze. Kuko n'ikimenyimenyi singi uri kubivuga, ni perezida Kagame wabyivugiye inshuro nyinshi n'imwe, sinebwira avuga ati ngewe nisha abantu, ati bamwe nagiye kora muri Kongo bananenda arasa. Ejo bundi yo bane yacu umubwira ati kufunga abantu nabi, ati ubwo atabo twafungaga ati kumanwa yango tugiye kuyatubarasa. Vara abantu bakomeje gupfa kuva muri 9 kangahe kugeza ryari. Amaraporo amwe namwe arahari, ndavuga amwe namwe kuko burayi n'amaraporo adahari. Hari byo tuvuga bya raporo, ariko hari abantu benshi bagiye bitwa abantu utanabona muri izo raporo zose. Ngewe nzi nk'abantu, urabona n'urugero FPR gifata ubutegetsi, uzikora abantu twe dutuye muri kara gace ka epfo cya Cyangugu. Hari abantu benshi burabagiye bava za Cyangugu, bamwe bavuga bati igihugu cyafashwe, igihugu kije mu mutekano, bakava za Cyangugu bajya Kigali. Abo bantu bagiye bagaruka hari imbarwa. Abo bantu nta raporo nigeze mbabonamo abantu bagiye bitwa, kandi ni benshi buri ubateranyije ukabara mu gihugu hose, bari abantu bagiye bahura muri buryo bahana n'ibihumbi amagana n'amagana. Abo muri raporo ntaho bavuga, ntabwo ari bo bavuga muri raporo, muri iriya mapping report, cyangwa bavuga no muri bari abishwe FPR muri karagace FPR yanyuragamo. Abo nabagiye bitwa nko muri cyage, kandi nabo ni benshi. Wenda umuntu wari wagerageje kubakoraho ubushakashatsi yari se ndashonga wabaraga mu bihumbi, ndekeka ari abaru yageze mu 150, ariko nta raporo nyazo muri izo raporo nazijiyemo zivuga nk'abari abantu bagiye bitwa
muri karagaye gato FPR gifata ubutegetsi mu gihugu hose n'abo yagizimiza tutazi niyo yagiye itsinda. Donc icyo nshaka kwerekana rero muvandimwe bose ko nuko abo bantu kuva muri 94 ibyo mbona nibyo twabayemo mugani wawe, sindi kujya kwishinga abo bari abajya bitwa ngo na expert ngo bashinzwe abateka mutwe baginzwe kugenda babeshya abanyarwanda ngo ibiki biki. Ikigaragara cyo nuko abanyarwanda kuva 94 bahuye n'akaga, sinzi aka kaga twahuye nako tugifite n'ubu ngubu. Imana yo mu ijuru nizadutabara ikadukuremo, ariko nakaga gakomeye. Vara sinzi niba nsubije ikibazo cyawe. Murakoze cyane bwana Athanase ku gisubizo cyiza mugejeje kuba dukurikiye, ariko nanjye mpereye ku byo umaze kuvuga ndetse n'ubunararibonye mfite ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cy'u Rwanda. Wavuze ku bijyanye n'umutekano w'umubiri, ndavuga mbese sécurité physique, n'umutekano ku buryo bw'umubiri, ariko mu by'ukuri abanyarwanda ntabwo ari wo mutekano muke bafite wonyine. Kuva igihe wavuze guhera mu myaka ya 1994, ndagira ngo wenda ngaruke kubiriho kino gihe. Abaturage leta mu byo ishinzwe nk'uko wabivuze ni ugucunga no kurinda umutekano w'abantu kugira ngo igihugu gishobore kwiyubaka. Umutekano rero, hari umutekano ku buryo bw'umubiri niwo wari umaze kuvuga, hari umutekano mu buryo bw'imitekerereze, hari umutekano mu bijyanye n'umutungo, hari umutekano mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Muri kino gihe rero reka mpere ku bijyanye ku mutekano ku bigerekeranye n'umutungo. Muri kino gihe abanyarwanda benshi bararira, hari abagiye bamburwa ibyabo ku buryo bw'amaherere. Ndavuga nka bamwe bagiye basenyerwa imitungo yabo ntibahabwe ingurane, ku buryo leta ihagarara agashira umwaka, imyaka 2, imyaka 3, igategeka umuturage aho ivuga ko ugiye gukorera abaturage ibikorwa rusange, ikamutegeka kwisenyera. Yamara kwisenyera we yo igahagarara iri nko kumuseka cyangwa iri kumushinyagurira, ahubwo umuturage akaba ari we userera igihe cyose yiruka nkajya kwishyuza leta ati yewe ko nta kintu mwampaye ingurane ijyanye n'ibintu byanjye mwashenye, bati niwe wabyisenyeye tegereza. Uwo ni umutekano muke rero ku bijyanye n'ubukungu. Icya kabiri rero, hari umutekano ku bijyanye n'umubiri nk'uko wamaze kubivuga, ariko icyo nongeraho gito ni nk'uko mu gihugu hagiye hagaragara mu bitarambiranye uburyo abasirikare ubwabo bagiye bava mu bigo bya gisirikare bakajya guhungabanya umutekano w'abaturage, kandi aribo bashinzwe kurinda. Hari abagore bafashwe ku ngufu, twagiye twumva, bagasora n'abagabo babo mu nzu. Ibyo ngibyo nta na rimwe twigeze twumva leta wenda hari nk'itangazo ikora kugira ngo yamagane icyo gikorwa cyakozwe na bamwe mu basirikare bari mu ngabo z'igihugu, kandi babikoze bakiri mu kazi bataravuyemo. Ibyo bijyana rero nabwo n'umutekano ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, aho abaturage mbese babayeho mu bukene burengeje, ku buryo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uyu munsi wa none hari abaturage badafite ubushobozi bwo kubona icyo kurya. Ibyo rero tubibonera mu itangazamakuru, cyane ko hari abanyamakuru bari bariyemeje cyangwa se batera inkunga abanyarwanda mu kubatangariza amakuru kugira ngo bagaragaze abafite ibibazo, nubwo bamwe bagiye babizira. Ibyo rero nabyo akaba ari ibintu bitari byiza, kandi leta ariyo yagombye kugira uruhare mu kurengera umuturage wayo nyine mu bijyanye n'umutekano w'umubiri, mu mibereho myiza y'abaturage, mu bijyanye n'ubukungu. Izo zose akaba ari inshingano ya leta. Athanase rero mu byo nakubajije ku kijyanye nyine nakubazaga ku bijyanye na demokarasi utigeze unsubiza. Nakubaje ni FPR ifata igihugu ko yavuze ko izaniye abaturage demokarasi. Noneho dushingiye kuri ibyo nari maze kuvuga, ndavuga ko inshingano ya mbere ya leta ari uguhereza abaturage umutekano ku mubiri, umutekano mu mibereho myiza y'abaturage, umutekano mu bukungu, umutekano mu bumenyi. Iyo demokarasi wayihuriza hehe n'ibyo ngibyo tubonye ko leta itashoboye kubahiriza? Urakoze cyane muvandimwe Bosco. Hari ibintu usobanuye neza cyane, agapoint ari kuza kugeraho nyuma. Nahereye ku kintu nyine, impamvu nahereye kuri biriya by'umutekano w'umubiri ni uko aricyo usanga mu Rwanda baririmba ngo umutekano, ariko naze kwinjira muri iyi ngingo maze kuvuga cyane ibyo bita
umutekano w'imibereho y'umuturage, ibyo bita mu gifaransa sécurité sociale, mu gifaransa sécurité sociale bitari sécurité physique, kuko ni nayo ya ngombwa. Umutekano w'imibereho myiza y'umuturage niwe ya ngombwa, burya y'umuturage afite umutekano mu mibereho yiwe muri rusange niwo mutekano nyawe. Kuko impamvu nahere kuri ya ngingo ya mbere navugaga no mutekano physique nako w'umubiri, nerekana uko ari cyo kintu hose usanga baririmba mu Rwanda ngo hari umutekano, ngo hari umutekano, ngo hari umutekano, hari umutekano. Nawe byo nashaka kubanza kwerekana abanyarwanda ko no umutekano babwira nawo w'umubiri nawe, kuko ntushobora gucungira umuntu uri kumubwira ngo uzamurasa. Nibyo nabanje kwerekana ni gusobanura abanyarwanda, umuntu ukavuga ngo nzamurasa igihe nshakiye, none ukamubwira ngo uri kumucungira umutekano, n'ibintu bibiri bitandukanye. None se ni gute nk'ubu Bosco, ni gute naza kukubwira ngo gucungira umutekano ariko nkajya nkubwira ngo ushobora kukwica igihe nshakiye wowe? Birutwa nuko nge navaho ukicungira n'umutekano kugira ngo naba ari ukubeshya. Ubwo ni kimwe nuko umworozi yashyira umubajozi yashyira ihene cyangwa itungo azotsa brochette mu kiraro ritegereje gupfa. Vara ni kimwe mu by'ukuri. Noneho akajya agenda hanze kandi azige azari bagira ngo murabona ngo hene yanjye rwose ngo ufite umutekano, kandi azi neza we wenda ko minsi 2 azaza akayikubitubira akayica. Ubwo se iyo ni kimwe nicyo nabanje kwerekana. Abanyarwanda bisinzira ngo bumve ngo umutekano ngo bafite umutekano nawe. Reka ngarukiraho kuri icyo kintu warumbaje demokarasi yo navuze wenda mu magambo makene navuze mbere, navuze ati demokarasi ya FPR ni inzozi ni indirimbo, ni mu gifaransa nibyo bitana kwita ko na sketch abarimo bavuga ngo ni demokarasi, ngo ni kinamico plutôt. Uvuze mu Kinyarwanda ni kinamico abarimo bari kwikinira ubwabo hagati yabo muri FPR yaba mu demokarasi. Kuko uvuze demokarasi urebye ukuntu itegeko nshinga bagiye barihindura inshuri ibihumbi n'ibihumbi, none bakagira bagakora itegeko nshinga ry'umuntu ridoze ku buryo umuntu umwe rero bavuga ngo uyu muntu ngo Perezida Kagame ngo uriho ngo azakora ibintu, ukabona ko itegeko nshinga mu by'ukuri bari gukorera umuntu umwe. Nkuko naza ngapima ikoti wambara cyangwa ipantaro wambara n'ishati nkabikudodera, niko itegeko nshinga ryose ubona igice kinini cyabo badoze basa nk'abadodera umuntu umwe witwa Kagame ari ryo bamukoreye pe, ari ryo bwite. Iryo rero ntiwavuga ngo niba ariyo demokarasi batugenera rwose. Ngewe ntayo mbona uyibona cyakora yayibamo uko ayibayemo. Birutwa nuko kuri njya kugira ngo bakore biriya Kagame bari kuvuga bati ahubwo dukuyeho repubulika dushyizeho ubwami, kandi umwami w'u Rwanda bayi Kagame. Biraruta aho kugira ngo bashyireho repubulika y'ubwami naho bifatanye bidasobanutse. Birutwa nuko bari kubikora gutya. Ariko naho demokarasi se kwabaye muri kiriya gihugu Bosco, kiriya gihugu ninde muntu ugitorwa mu by'ukuri? Sinzi amatora ni amatora ku munwa, ariko amatora nyayo kuvuga ngo wagenda ugahangana ntibyoroshye mu by'ukuri kugira ngo umuntu agende tore. Abaturage bagombye kwihitiramo abayobora, abadepite abaturage bakihitiramo, ariko amatora yahariwe uzi ukuntu aba, uzi ko amatora aba ku mbunda, amatora yose aba ku mbunda, abasirikare bo bayayobora. Iyo se niyo demokarasi batuzaniye? Niba ari ya demokarasi batuzaniye, birutwa nuko twari kuba muri ayindi aho twese twatoraga imirani 100% basi tuba tuzi ko ari ishyaka rimwe rukumbi nta rindi, abantu bakayitora gutyo nta kundi. Niba ari ya demokarasi ya FPR yavugaga, mpamya ko ntabwo ari yo demokarasi ibereye u Rwanda rw'iki gihe. Abanyarwanda nibafungura amaso barebe nabo, kandi abenshi baranabibona. Nicyo nshimira abanyarwanda, ariko ira nta demokarasi irimo. Icyo ni cyambere nagusobanuriraga. Icyo ni cya demokarasi nagusobanuriraga. Ibyo ngibyo rero bikajyana n'ikintu waruvuze, guhuza demokarasi n'umutekano w'abaturage muri rusange. Ibyo mu gifaransa bita sécurité sociale, umutekano ujyana n'imibereho myiza y'abaturage. Nkeka ko abanyarwanda ibyo FPR vugangira ngo hari igice kimwe cy'ikiganiro twagiranye ubushize twabivuzemo, abanyarwanda ntibigeze bakena kuva u Rwanda rwabaho nk'uko bakennye ubu. Ngira ngo ntitubigarukaho kuko ubushize twavuze ko hari abantu muri kiriya gihugu bafite amafaranga nayo kumena, bo barahari. Ibyo turabizi, twese turabizi, nawe urabizi. Ariko abo sibo tuvuga, turavuga abanyarwanda bose ubu bukene bafite ntibigeze babugira kuva ruriya Rwanda rwahangwa na gihanga w'u Rwanda.
hari aga video nigeze mbona usuze kari gutambuka ku mbuga nkoranyambaga aho umuntu yavugaga ati muri uwo mutekano rero nyine w'imibereho myiza abaturage uvuga hari umugabo wabisobanuye neza avuga uti burya abantu bari kubabwira ngo ni urugero ngo bagemurira amasoko ngo bajyane ibintu ku masoko badafite n'ibyo kurya. Ati kera abantu barababwiraga musagurira amasoko kandi ko bigomba kugenda. Abantu bagomba gusagurira amasoko, ntabwo abantu bagomba gusagurira amasoko, ntabwo abantu bagomba kujyana ku masoko ngo amasoko bari abasagurira, ahubwo abantu bagomba gusagurira amasoko. Ubu rero mu Rwanda bahinduye imvugo na amasoko asagurira abantu, nukuvuga we ugomba kweza ibintu ukabijyana ku masoko, noneho amasoko akaba ari yagusagurira. Uribwira ukeza nk'umuceri n'urugero ntube waryaho n'ikiro cy'umuceri ukajyana ku isoko, none umuceri ukazava kuri iryo soko muri koperative ugarukaho. Nukuvuga ngo sinzi niba ushatse kuvuga ko abaturage basarura bakagurisha kuri umusaruro wabo bakawutanga kuri make, noneho bakajya kuwugurira wa wundi bawugurishijeho kuri menshi bara. Ibyo rero bijyanye umutekano w'umuturage nabyo. Yo bavuga umutekano ntabwo ari umutekano w'abari abasirikari birirwa batembera n'imbunda amasaha 24 kuri 28 mu mujyi wa Kigali cyangwa n'ahantu hose. Ntabwo uri ari umutekano. Uriya ntabwo ari umutekano. Edayeri biri ahubwo bigaragaza igihugu kitari mu mutekano. Kuko reka dufate ibihugu biri mu mutekano ku isi uzagende turagenda cyane maze gutembera hafi imigabane hafi yose y'isi byibuze maze kwikandagiraho. Nta gihugu ndakandagiramo ngo mbone hari abasirikari bajagatamo. Ahubwo nta nabubona rwose. Abasirikari bari mu bigo byabo, ariko abari Kigali bari kutwumva uzababaze, abasirikari birirwa bagenda amasaha 28 kuri 28 mu mujyi wa Kigali. Nje na hano muri Amerika ntuye rimwe na rimwe hari ubwo mbona abasirikare, ariko sindigera mbona umusirikare afite imbunda. Vara. Na Kagame nawe arabizi. Icyo gihugu avuga kirimo umutekano, yashyizemo umutekano, ntabwo cyaba kirimo umutekano. Nawe agenda mu bihugu byinshi, niwe uri kugenda. Naringiye kuba ngo nagenze imigabane myinshi, ariko nta ugenda imigabane minsi y'isi nka Kagame. Hari igihugu aragiramo ngo asange abasirikare bari gutembera aho basaba ko yanane n'imbunda ku rutugu n'amasasu n'ibikina za sharijeri. Ntacyo mu bihugu byose nagiyemo bw'inosi bivuga ko bifite umutekano, n'umusirikare ntumubona rwose. N'uwo mutekano physique abantu bababeshya nawo ntawe uhari. Ntabwo ari abasirikare bagombye ko bari mu bigo bya gisirikare ko birahari byubatse. N'u Rwanda rufite amafaranga yo rwakubaka n'ibindi, ariko ntibagombye ko bari kujagata. Wowe bavugaga mu biturage mu mujyi wa Kigali, nta mujyi urimo abasirikare benshi muri inosi nk'umujyi wa Kigali. Ntawe ubaze n'ubu ngo bari mu mujyi wa Kigali baratwumva. N'uwo mutekano physique nawo none twatugeze no mu mutekano rero w'imibereho myiza y'abaturage nabo. Abaturage nta mutekano bafite mu mibereho myiza y'abaturage. Ndubwira ngo u Rwanda abanyarwanda ntibigeze bakena ngo waburi cyo kurya nk'uko ubu ngubu bimeze. Tanazi ukiri aho ngaho kugira ngo tubwire abadukurikiranye babyumve neza ko ibyo tuba tuvuga n'ubuzima umunyarwanda abayeho ku uyu munsi wa none, ntabwo ari byo duhimba. Ndavuga mu gihe nyine dutanga iki kiganiro, umutekano mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ntabwo bifashe neza mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bigaragazwa nuko abaturage bakennye. Athanase yari amaze gutanga urugero rwiza avuga ko n'umusaruro muke y'abaturage bashoboye kubona ko n'ubutaka bwabo butakera. Uwo muturage yagereranije n'igihe cya kera ko bavugaga ngo abaturage bajya basagurira amasoko kugira ngo uryo ubanze wihaze, noneho ibisagutse bijyane ku isoko utaragize icyo aronka nawe abonereho. Noneho rero Athanase yari amaze gusobanurira abantu ko ubuho biratandukanye, ahubwo urasarura leta ikagutegeka gutwara umusaruro ntunaryeho, ahubwo nawe ukazajya kuwugura uhawe n'isoko. Icyo nakucyo kikaba ari imwe mu mpamvu ituma abaturage b'u Rwanda bakomeje kubaho nabi, gikomeza mbese kwenyegeza bwa bukene bwokamye abanyarwanda, ariko impamvu zinini ziturutse kuri leta. Ikindi rero nacyo mu bijyanye no umutekano ku mibereho myiza y'abaturage, tukiri kuri icyo ngicyo cy'ubukene, ubona yuko mu by'ukuri abaturage ubukene yo bujya kugaragara hanini bugaragarira nko ku ndwara zimwe na zimwe. Hari indwara mu gihugu ziterwa n'ubukene zituruka nko ku mwanda. Ndagira ngo badukurikiye babyumve neza, uri na muganga wowe urabizi. Mu majyaruguru y'igihugu mu karere nimba nibuka neza arakaburera, harutse gutambuka amakuru yakozwe n'abanyamakuru n'umuyobozi w'akarere yaravuze kuri radio
bagaragaza ko abaturage umubare munini w'abaturage barwaye amavunja ku buryo bashyizeho n'amafoto bigaragara mu by'ukuri ko abo baturage amaguru badashobora gukandagira. Umuntu akibaza atese mu by'ukuri mu gihugu mu mwaka w'2022 ni gute umuturage w'u Rwanda yaba kirwaye amavunja? Ibyo nari mbiherutse wenda nko mu myaka ya za 80 abantu bataramenya no kwambara inkweto, ariko se uyu munsi wa none byaba bituruka kuki? Aho bituruka ntabwo twirirwa tuhashakira ahandi, ni ku miyoborere mibi, mbese ni muri rusange ni kuri wa mutekano utubahirizwa ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Uko umuturage ntabwo wasobanura uburyo ukurikije n'ikintu cyari muri politiki ya leta ya FPR cyitwa ngo vision 2020, ntabwo wavuga ngo umuturage wageze kuri vision 22 tukaba twaranayirenze noneho bashyizeho numvishe bavuga na 50 ko yaba kirwara amavunja. Ntabwo umuturage wo mu mwaka w'2022 yaba kirara inzara mu gihugu cy'u Rwanda. Ni benshi tujya tubona kandi n'ingero nyinshi tujya twumva, cyane cyane nko mu gihe cya corona hari abaturage bapfuye bagwa mu ngo zabo bazizinzara, ari n'uwo twabonye ku muhanda bahembuza amata. Athanase rero ndumva mwakomeza, ubwo n'urugero rufatika nagera aho mpereze abantu mbabwira yuko umutekano mu by'ukuri mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ari byo shingiro rya byose. Wenda mbere yuko ukomeza urebye nageraga ngo nko mu bijyanye n'ubuzima kandi dutazi urugero rw'amavunja, ariko indwara ni nyinshi rwose zishingiye ku bijyanye n'imibereho mibi. Perezida wa Repubulika ushize numvisha bivugaho kimwe n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu bavuga ku bijyanye n'abana bagwingiye mu gihugu. Kugwingira rero ni kimwe mu bintu bihangayikishije igihugu, kuko igihugu gikeneye urubyiruko rw'u Rwanda cyangwa abana nibo Rwanda rw'ejo, nibo bazavamo abayobozi, nibo bazakenerwaho kugira ngo bazamure igihugu. Nimba rero bakuze nabi, nta buryo umuntu wakuze nabi ashobora kuza ushobora kumufataho nk'amizero y'u Rwanda rw'ejo hazaza, aho kutabuzi neza nimba azakura. Niyo mpamvu igihugu kigombye kubungabunga urubyiruko kugira ngo ruzamuke neza, kuko ariyo mizero y'igihugu ahejo, mbese ejo hazaza. Kugwingira icyo ni ikintu gikomeye kinahangayikishije. Hakaba harimo n'ikindi kijyanye n'uko abaturage bakwa imisanzu myinshi cyane kandi badafitiye ubushobozi bwo kwishyura. Ndavuga hariho amarondo, harimo za mitiwere, harimo n'ibindi bidafite umumaro. Mu gihugu kirimo inzego z'umutekano, harimo igipolisi nicyo gishinzwe umutekano w'ibintu n'abantu, harimo igisirikare, n'ubwo mu gihugu cy'u Rwanda FPR yabivangavanze. Nta buryo wavuga ngo umuturage ugiye kumwishyuza umusanzu ngo w'irondo kugira ngo acungirwe umutekano kandi igihugu gifite polisi kandi igihugu kitari mu ntambara. Athanase rero muri make nagera nkunganire nereka abanyarwanda yuko abaturage babayeho nabi mu gihugu cy'u Rwanda kandi bitewe n'ubuyobozi bubi buriho. Wakomeza. Arakantu uvuze wenda nyine ukabyerekana cyane, nk'ubwo wari uvuze ikibazo cyo kugwingira. Ikibazo cyo kugwingira buriya gishingiye ku mirire mibi. Afite kubera ko kugira ngo umuntu akure, umwana wese akure akeneye kurya kandi akarya igaburo ryuzuye rituma nyina ashobora gukura, kuko burya ibintu turya nibyo bituma tubaho, kuko nibyo umubiri wongera gukoramo ibiwutunga ibiwufasha gukora. Ni ukuvuga ngo rero kiriya kibazo cyo kugwingira ngira ngo n'ubushize Perezida Kagame yarakivuze, gishingiye nyine ko abanyarwanda abana bagwingira kubera ko ni imirire mibi. Ntabwo abana bashobora gukura batarya. Iyo udafite ibyo kurya ntibishoboka ntushobora gukura. Naho ngaho ikibazo gishingiye ntiwirirwa ujya kugishakira ahandi. Naho ngaho ni ukuvuga ngo bari abana ikibazo cya mbere gifite ni uko adashobora kubyerura hariya ngo bivuge, kubera ko abanyarwanda bagomba kwerekana ko abanyarwanda bose yabakijije. Ariko ikibazo cy'imigwingirire nta kindi, ntabwo ari uburwayi. Ikibazo cy'imigwingirire ni uko abana batabona ibyo kurya bihagije. Ni ukuvuga cyane cyane ibyo kurya buriya mu by'ukuri umuntu aba akeneye kugira ngo akure cyane. Hari birimo amasukari, ibyo birumvikana ko amasukari n'umubiri uba yakeneye cyane, ubona umubiri urayabika cyane. Ariko buriya hari ibindi bintu ibyo bita mu Kinyarwanda cyangwa mu Gifaransa kinavanze n'Ikinyarwanda bita amaproteine. Amaproteine umubiri uba yakeneye, ni ibintu biboneka nko mu bishyimbo bimwe na bimwe, cyangwa mu nyama cyane n'amafi n'amagi bibamo cyane, no mu bishyimbo. Ariko kuko hari ibyo bita proteine ziva mu byatsi nk'ibishyimbo ziba zirimo.
umubiri uba uzikeneye cyane. Ibyo gihe rero ibyo ngibyo by'ikibazo kiba kinarimo ku mubiri nuko umubiri ntubibika nk'isukari. Buryo ushobora kurya isukari, umubiri urayizigama, ufite ukuntu ugenda uyibika mu mubiri ku buryo ushobora kuyikenera ukongera ukayifata. N'umubiri yewe buryo ushobora gukora isukari mu mavuta turya. Umubiri ushobora kugenda ugafata amavuta turya ugahinduramo isukari. Ariko biriya bya proteine byo bituma tunagwingira cyane kuko umwana wabikeneye cyane kugira ngo akore. By'umubiri nta buryo Imana yashyizeho ko umubiri wabibika inshuro nyinshi. Urabirya umubiri ugakoresha ibyo ukeneye, noneho ibindi nyine ukabisohora kuko utabikeneye. Bigasaba nyine ko ugomba kujya ubibona igihe cyose. Hari rero ikibazo kirimo nyine nibyo twavugaga mu mutekano w'abaturage, w'imibereho myiza y'abaturage. Ni byinshi cyane mu by'ukuri bigaruka bivuzemo. Hari ibyo twavuzemo imirire y'abana, hari ibyo kwiga Kagame yavugaga birana by'abana batagira amashuri n'ireme ry'uburezi rituzuye. Biriya byose nabyo nibyo bita umutekano w'imibereho myiza y'abaturage. Nawo ntawo, we ni nawo cyo kintu kiri hasi cyane muri kiriya gihugu, kiri hasi cyane mu kiriya gihugu. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri rero tugarutse ku kiganiro cyacu Bosco, urebye yaba umutekano, abanyarwanda ntibarinzwe haba mu rwego rw'imibereho myiza yabo, ntibarinzwe mu rwego rw'umubiri wabo, rw'umutekano w'umubiri, ntibarinzwe mu by'ukuri. Abahagarariye leta nta kintu bakora muri izo mpande zose na gito, ahubwo bakomeza babategeka kwemera ko bameze neza. Bakababwira ngo nimwemere ko ngo murinzwe neza, ngo mufite umutekano ngo w'umubiri ku buryo buhagije. Kandi abanyarwanda bakababwira ibyo abanyarwanda, abasirikare birirwa birukankamo n'imbunda amasaha 24 kuri 24. Bakababwira ngo nimuvuge ko mubayeho neza, mu gihe abanyarwanda baburaya babwiriwe. Umuntu akajya kubyinira perezida amaze iminsi biratarya, ngo agiye kumubyinira ngo amushimira ngo uko ngo yamugejeje ku byiza. Ngako abanyarwanda tubayeho, ngako akaga duhe, nako nakomeje kukubwira Bosco, ngako mu by'ukuri n'uko. Urakoze Bwana Athanase ku bisobanuro utanze. Ngarutse kuri gitoro umaze kuvuga, hari aho akenshi ibintu byo muri FPR biteguye uko biteguye, nyamvuga ko biteguye amacuri, bimwe babikora nkana ariko baba bafite n'impamvu. Akenshi mfite n'amavideo bisobanura ko perezida yagiye gusura abaturage. Ndibuka ko hari aho yagiye gusura abaturage avuga ku kibazo cy'amavunja hashize imyaka 3 imbere yuko corona itangira. None icyo kibazo cy'amavunja cyongeye kugaruka nyuma y'imyaka 3, ahubwo cyaroretse imiryango myinshi cyane ku buryo n'abantu batakibasha kugenda. Ariko mu bisobanuro abaturage barwaye batanze, bavuze nyine ikibazo cy'ubukene ari wo wa mutekano nyine bari tumaze gusobanura neza kugira ngo abadukurikiye batwumve. Umutekano no wabuze, no kuvuga ko babayeho mu buzima bubi aribwo bubatera kurwara ayo mavunja. Perezida wa Repubulika rero yakivuze yashira imyaka 3 n'ubu cyongeye kiragarutse. Nabwo hari aho nagiye mukurikira avuga ku bijyanye no kugwingira kw'abana. Hanyuma ikibazo rero bimwe navugaga amacuri nuko iyo bigeze aho ageza nk'ijambo ku baturage cyangwa ku maraporo bashatse kwishongora, bavuga ko umuturage w'umunyarwanda abayeho neza kandi birengagije ibyo byose tumaze kuvuga. Icyo twakurikizaho rero nuko wabikomojeho nko kubijyanye n'umutekano mu byerekeranye n'ubumenyi, nubwo nabyo biri mu bibereho myiza y'abaturage, nabyo bigaragarira ko ireme ry'uburezi ryaguye cyane. U Rwanda rukaba rufite abantu bitwa ko bafite amadiploma ariko badafitiye ubushobozi. Cyane cyane imbuto zigenda zigaragarira ko mu by'ukuri, tuvuga urugero mu gihe gishize twije twumva uburyo leta y'u Rwanda yigeze isaba igihugu cya Zimbabwe kugira ngo kibahereze abarimu baza kwigisha mu Rwanda. Iki bigakurikirwa nuko kenshi mu Rwanda hagiye haza gukora abarimu nyine kwita nk'abamerisoneri bavuye za Kenya, bavuye za Tanzania n'ahandi bigisha mu university ndetse no mu masogonderi. Ibi rero bikaba byerekana mu by'ukuri tutiriwe tujya gushakira igihamya kure kugira ngo abanyarwanda badukurikirane basobanukirwe neza. Ibi byo kuvuga bagiye gushaka abantu muri Zimbabwe abarimu baza kwigisha, gushaka Kenya, Tanzania no mu bindi bihugu. Nabonye ndetse na universite z'u Rwanda ziyobowe n'abanyamahanga benshi barimo b'abazungu. Bitera kwibaza na buri munyarwanda wese namuhereza iryo hurizo kuvuga ati ese imyaka 28 FPR imaze iyobora igihugu yananijwe n'iki kugira ngo iforume cyangwa se yigishe cyangwa ishyire mu mashuri abantu babishoboye bashobora gukorera igihugu ku buryo igeza wijya kwitabaza abanyamahanga. Ese ubwo yabarageze ku ntego cyangwa ntabe yaragezeho? Igisubizo nyenda gifite nta ntego yagezeho, kuko umaze imyaka 28 ukaba utarashobora gutunganya uburezi, kandi uburezi aba ari bwo igihugu gicungiyeho kuri byose.
ibyo ukora byose aba ari zero. Ibyo bigaragarira hehe rero? Urugero rufatika geraho ntange bigaragariraho ko ujya kubona ukabona nk'ubu munsi wa none birababaje mu mwaka wa 2022 aho ushobora gusanga ministre mu gihugu cy'u Rwanda atarigeze arangiza ishuri rya segonderi, ugasanga ministre yize imyaka 2. Abanyumva rwose babyumva sugusebanya, ndavuga ibiriho, ndavuga nk'abantu usanga yarabaye ministre yize segonderi imyaka 2 cyangwa imyaka 3, akora birabita candidat libre abona diplome. Iyo diplome uburyo itangwa n'ibindi bibazo, kuko igihe cyo kwiga imyaka 6 umuntu yakize imyaka 2 arirukanwa yagize ate ngo abonye diplome, yababonye diplome ukumva ngo yabaye ministre. Ntanga urugero rufatika nk'uriya mugabo ejo bundi numvishe bakora ikinamico ngo yafunzwe wakuwe ku ministre uriya Bamporiki yize umwaka wa 3 wa segonderi baramwirukana, bamwirukanye arataha akora candidat libre, bamwirukanye arataha ajya gucukura imisarani, ajya mu Kiboyi, ava mu gucukura imisarani ajya mu mafilime, ava mu mafilime ajya muri guverinoma ajya kuba ministre. Ngaba ministre dufite mu mwaka wa 2022 batarangije segonderi. Nyuma naje kubona ngo yagiye muri iyerika naho ngo yarangije ngo muri university ya iyerika. Narangiza abwo urwo rupapuro reka tubyemere. Ariko se umuntu wiga university yarize imyaka 2 ya segonderi yarirukanwe mu wa 3 abaho? Ibyo wenda n'ibindi byasaba ikiganiro kirekire. Tuzashaka uburyo nabwo tubona umwanya tuganiriza abanyarwanda tudevelope iyo sije y'ubumenyi buke mbese butangwa cyangwa abanyarwanda bafite, ariko bushingiye ko leta ari itanga icyuho kugira ngo ikome kudevelopa cyangwa se gukuza umubare munini w'ubujiji mu gihugu cyacu no kugusha ireme ry'uburezi. Athanase rero wakoze cyane ku kiganiro cyiza maze kugezaho abanyarwanda. Ibyo twavuga ni byinshi, twari turi kuvuga nyine umutekano ku mubiri, mu mibereho myiza y'abaturage, mu mitekerereze no mu bukungu. Wenda ngiye kuguha umuntu umwe uvuge ku bukungu kugira ngo twanshene tujye ku kandi kantu. Umutekano mu bijyanye n'ubukungu, itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga ko umutungo w'umuntu ari ntabanduka, ko nta umuntu ushobora kuwuhungabanya ko ari uwe ku giti cyiwe. Ibi rero byakurikiranye nuko mu Rwanda bashyizeho politiki nshya nk'iyo kurinda, wenda turebe ubutaka uko ari cyo kintu cya mbere abanyarwanda barebaho. Bavuga ko babahaye ibyangombwa ko umuturage atijwe ubutaka imyaka 99. Kuri uyu munsi wa none rero nigeze mbikomozaho, ndabijyanisha n'ibyo bita expropriation. Hari uburyo abaturage bajya barenganywa bakamburwa imitungo yabo kandi itegeko riyibagenera ntibahabwe ingurane. Byaravuzwe muri Kigali mu za Kangondo n'ahandi hirya no hino. Hari aho banyuza ibikorwa remezo kugira ngo abaturage bishyurwe, bikaba ibindi. Tugira aho ngaho ku mitungo, hari abantu bajya bagira ibibazo ndetse n'inguzanyo mu mabanki, imitungo yabo ikagurishwa mu buryo budasobanutse kandi bahatiwe no gukwaka inguzanyo. Nk'ejo bundi muri kongere ya FPR nahoze mbona Perezida Kagame ari guhatira n'abantu ngo gukora inganda ku ngufu ngo zikora inkweto. Ibyo byose ni ibintu bishora abanyarwanda mu gusaba amadeni bakayaborohereza, nyuma bakaza kubatereza icyamunara. Ku bijyanye n'umutekano ku bukungu byifashe gute mu gihugu cy'u Rwanda? Bwana Athanase, nimba ari cyo bivugaho nk'umuntu umwe. Urakoze Bwana Bosco, ariko hari ikintu uvuze gishimishe cyane. Uravuze ati uvuze wenda umutekano ku bukungu cyangwa se ku mutungo w'umuntu. Reka tubanze twibutsa abanyarwanda ko umutungo wa mbere burya ntavogerwa umuntu afite, wa mbere n'ubuzima bwe. Nicyo kintu cya mbere, ni nabwo bukungu bwa mbere buri bufite nawe, nibwo mfite n'ubuzima bwanjye. Buryo umuntu yamaze kukubwira akaba ashobora kukwicira igihe ashakiye kandi akabivuga ku mugaragaro. Burya ibintu urumva by'ibintu byo ibisigaye aba yabigize. Reka tugaruke noneho rero, hari ubwo bukungu bwa mbere kamere Imana yaguhaye wanavukanye. Si n'abantu babigwaye, kuko wenda ushobora kuvuga wenda n'ibintu wahashye byo ko leta yabigizemo uruhare, kuko wenda yaguhaye akazi n'ibiti tubifate gutyo. Nako si leta na leta ubwo bavuga ko ari abahagarariye leta bagufashije. Ariko buryo umuntu yatangiye kuvugira ku mugaragaro ko n'ubwo butunzi bwawe kamere Imana yakwihereye uko wavutse, ko ashobora kukurasa akakwicira igihe ashakiye, akabitangaza ku maradiyo, ariwe muntu mukuru wa leta witwa perezida. Noneho tujye muri ibyo ngibyo bw'ubutunzi, noneho ibyo bita ubutunzi
materiel by'ubutunzi ibihahano ubutunzi bw'ibihano by'umuntu yahashye y'amazu cyangwa se n'ubutaka nabwo ushobora guhaha ubutunzi bw'umuntu ku butunzi bw'umuntu bwo yahashye. Dufate iryo tegeko maze kuvuga ry'ubutaka rimaze imyaka n'imyaka bigeze bashyiraho n'ikigo cy'ubutaka. Reka akora ako kantu, reka mvuge kuri ako kigo cy'ubutaka, mvugeho akantu gatoya. Burya mu bihugu byaryo byose iyo ugiye gushyiraho amategeko, kubera ko nyine leta n'abaturage, iyo ugiye gushyiraho itegeko ubanza kureba nyine abahagarariye leta, babanza kureba abo bahagarariye uko babayeho, kuko hari nk'amategeko muri Amerika hari adashobora gukora wenda mu bihugu by'Abarabu cyangwa adashobora gukora mu gihugu runaka, kubera ko abaturage bo mu gihugu runaka bafite uko babona ikintu cyangwa se bafite umuco wabo, bafite ukuntu amfite hari amategeko udapfa gushyira mu bantu runaka leta yirinda cyangwa abahagarariye leta birinda gushyira aho ngaho. Kubera dufate nk'abanyarwanda ku butaka bwabo, abanyarwanda ku butaka bwabo ni ikintu navuga batsimbaraho, ni ikintu umuntu kugira akantu ke, kugira ubutaka, ibyo ni ibintu byacu, ni ibintu twebwe abanyarwanda tuvuga dutsimbaraho. Kuza none kuza ugashaka kubibavutsa gutya, ugashaka kubibambura mu buryo bw'amariganya ngo uri kubashyiraho amategeko. Nemera ko itegeko rishobora kujyaho rigenga ubutaka, si gitangaza, ariko amategeko kuri abayashyizeho y'ubutaka ubona icyantu cya mbere ntabwo bisobanutse. Ikintu cya mbere ni akavuyo. Ikindi cya gatatu ni uko kuri nge kuvuga ngo ubutaka ngo leta ngo yarabugutije ngo n'ubwa leta, ibyo nabyo ubwabyo ni ubwambuzi ku manwa y'ihangu. Ikindi cya kabiri waruvuze noneho ku bukungu. Burya ubukungu nabwo kugira ngo ubukungu burambe, kugira ngo burya ubukungu bw'igihugu Bosco bwaba mu bihugu bikize, ikintu cya mbere nuko babanza gutuma umuntu yumva nyine ufite icyo bita navuga ngo ikigaranti mu Kinyarwanda, sinzi ko umuntu yakita, ufite icyizere, wifitiye icyizere. Voilà, ugomba kwigirira icyizere cy'ejo hazaza. Nibwo bukungu, niko umuntu buryo ubukungu bwubaka. Ubukungu ikintu cya mbere abantu bagunda babwubakiraho ni icyizere, kuko iyo umuntu afite icyizere niho utangira no kugira imishinga ibyara inyungu, ugatangira nka biriya by'inganda ya Kagame bushize yavugaga. Abanyarwanda si ukuvuga ko muri cya gihugu bavuze n'abanyarwanda bakubaka izo nganda, ariko kubera ko benshi abandi no kuvuga ati ejo mu gitondo nziruka nzahunga, ntashobora gushyiramo amafaranga kubera ko nta cyizere. Ni ukuvuga mu by'ukuri ubukungu kugira ngo bwubake nuko abantu bagomba kugira icyo cyizere, ukabaha umutekano, uriya mutekano wose uko twavugaga, abantu bakigiramo icyizere, bakizera ejo hazaza n'ejo hazaza h'abana babo, noneho bagatangira bakajya bakora ya mishinga ibyara inyungu ku bwinshi, kubera ko umuntu yamaze kugira icyizere. Ariko mu gihe umuntu amaze kumubwira ngo ejo nshobora kukwica igihe nshakiye, nshobora kugufunga igihe nshakiye, nshobora kwica umwana wawe igihe nshakiye, nshobora gufunga umwana wawe igihe nshakiye, nshobora no kuza nkakwambura ibyawe. Reka nkwe nk'urugero nk'ibyo by'ubutaka waruvuze. None se mu gihe abanyarwanda nyine batangiye kubabwira ngo ubutaka ngo ejo naza nkabakwambura, uragira ngo umunyarwanda ajye kububyaza umutungo gute mu gihe atazi ejo hazaza? Niba ejo hashobora, kuko amategeko yose nkubwire ko mu Rwanda hariya amategeko asohoka buri munsi, ushobora gutangira guhinga ejo mu gitondo bakubwira ngo ubutaka si ubwawe. Ni ukuvuga ngo nta n'icyizere iyo leta mu bukungu ihereza abaturage ku buryo bakora imishinga ituma baho ku buryo burambye ndetse ikagira n'igihugu akamaro. Icyo nicyo kibazo gikomeye. Voilà. Noneho ikindi waruvuze muri ibyo ngibyo mu by'ubukungu wenda umuntu atakwinjiramo cyane kuko ushe twe twabivuzeho. Ikindi cya kabiri, ubukungu nk'uko twavuze ko abaturage nibwo bukungu bwa mbere. None se Bosco, ngiye mbwira umwana wanjye, umuhungu wanjye, ejo mu gitondo abasirikare baramujyanye, ntuzi bamujyanye we ntuzi bamutsinze, ejo uwo muturanyi nawe baramukuruye. Mu gace kacu muri segiteri yacu bamaze gutwara abantu 5 tutazi irengero ryabo. Wowe wibwira ko uburi ujya kuryama ugasinzira nawe ntubuvuga ati ejo mu gitondo ninjye bazajyana? None se ni gute uwo muntu ushaka mu bukungu ko ashobora gukora imishinga iramba? Kuko imishinga izamura ubukungu bw'igihugu ni imishinga iramba abaturage b'igihugu cyangwa se n'abanyamahanga bashobora kuza bagashoramo ibyo bintu. Ariko so muturage uhangayitse gutyo, wabonye umuhungu wa cyangwa umukobwa wa mugenzi we bamushimuse, akabona mubyara we bamushimuse, uri umusore, abo basore bagombaga kubaka igihugu bakajyabona bene bari kwirwa babashimuta babajyana ntamenye n'iringiro, bamwe abafungiraho bari abandi bakabica. Ni gute umbwira ko abo bantu bashobora kugira imishinga irambye yazamura igihugu?
ntibishoboka. Ni ubukungu bw'igihugu, ibiriya bindi bavuga ngo by'ubukungu bw'igihugu ngo bagize ibiki ngo bubatse ngo Crystal Venture ngo bubatse ngo amazi Kigali, ibyo ubushe twabivuze si byo tugarukaho uyu munsi. Ariko ikintu cya mbere icyo nshaka kuvuga hano nuko ejya abantu nta mutekano bafite, uriya mutekano twavugaga uko twawusobanuriye kose. Leta itabarindira ibyabo, kuko leta ibereho kurinda abaturage no kurinda utwabo. Izo nizo nshingano za leta. Niba leta idashobora kurinda umutekano, idashobora kurinda abaturage ngo irinde utwabo, ubwo bukungu ivuga ntibuzagerwaho na rimwe. N'inzozi ntibizashoboka pe. Bo murakoze Bwana Athanase ku bisobanuro byiza mutanze. Hari n'akandi kantu gato mwakomojeho ngira ngo nanjye nse nuvugaho gakeya kajyanye n'uburyo amategeko ajyaho. Mwari muvuze muti mushingiye cyane ku rugero rw'itegeko nshinga, ku rugero rw'itegeko rigenga ubutaka. Wavugaga ko itegeko ubwaryo ubwo ibyo rigena n'ibyo rivuga bibangamiye umuturage, umuntu bikaba byatera umuntu kwibaza tese yego n'uburenganzira bw'urwego bw'ubutegetsi nshinga amategeko gushyiraho amategeko, ariko nta burenganzira bafite bwo gushyiraho amategeko anyuranije no kwifuza ko abaturage uko ubundi ku isi yose babita intumwa z'abaturage. Iyo watumye intumwa rero ikagutumikira nabi, itegeko ntabwo ari icyuma gishinzwe ahantu n'icyuma bagishyira ku muriro kigashya bakagicuramo ikindi. Iyo watumye umuntu akagutumikira nabi, ubutaha ntiwongera kumutuma, utuma undi akajya guhindura bwa butumwa. Itegeko rero rirahinduka, ntabwo ari itegeko ari ikintu gihora gishikamye kidahindurwa. Aho rero nagiraga ngo ngaruke kandi numvikanishe neza ku bijyanye n'amategeko, nuko mu by'ukuri uburyo rira tegeko ryagiyeho ribangamiye abaturage, kandi mu kurisobanurira abaturage ndibuka ko baje kuridusobanura muri 2005 cyangwa 2004 ku nshuro cya 2005, ubwo bari kugenda barisobanurira abaturage bose. Abadepite bari bagabanye ama district bagiyemo, ndumva naragiyeyo numva ibitekerezo birikurikiye biri kubiyemo. Ariko rero icyo nashaka kugarukaho nuko mu by'ukuri iyo tuza kuba dufite inteko, ndavuga abadepite bahagarariye abaturage, hari amwe mu mategeko batagombye kwemera yuko ajyaho batagombye gutora. Ibyo ndabivuga rero mpereye yuko abajya mu nteko ishinga amategeko kuri uyu munsi wa none turabizi byabaye business, ntabwo bahagarariye abaturage kuko ntibatorwa n'abaturage. Ku isi ahenshi urebye naho binagenda neza, nuko umudepite atorwa n'abaturage bahagarariye, noneho manda ikurikiyeho yazajya kwiyamamaza arangije ya manda yo tuvuge nk'imyaka 5, akagaruka ashatse kongera kwiyamamaza nimba bimubi itegeko ribimwemerera, abwira abaturage ati mbemereye kuzabakorera ibi, mbemereye kuzabakorera ibi. Atazaba yarabigezeho, abaturage ntibemere kongera kumutora uko atashyize mu bikorwa ibyifuzo byabo. Uyu munsi wa none rero ntabwo bishoboka yuko nta muturage wigeze atora umudepite. Abaturage batoye amashyaka ya politiki, noneho amashyaka ya politiki yishyiriraho abajana n'abagaragu n'abamotsi babo ngo bariho bajya kwicara mu nteko. Bikaba bigoye rero kugira ngo umunsi wa none umuturage w'u Rwanda be yagira ijambo ku mudepite, cyangwa bikaba binagoye kubumva iki kiganiro kugira ngo ube wavuga ngo umudepite ni intumwa y'abaturage. Umudepite ni intumwa y'amashyaka, ajya gushyira mu bikorwa ibyo amashyaka yamubwiye, ntabwo ajya gushyira mu bikorwa ibyo abaturage bamubwiye. Niyo mpamvu ku mategeko menshi, ariko tukiri kuri iryo ry'ubutaka wabisobanuye neza ati ubutaka uburyo umunyarwanda bibufata bitandukanye n'uburyo umufaransa cyangwa umunyamerika n'undi abufata, kuko niwo mutungo wiwe wibanze wa mbere ashyira imbere. Bo hagati aho rero nicyo nanengaga mvuga ko abadepite ntabwo batekereza abaturage, kuko abaturage ntibabatumye, bo batumwe n'amashyaka, ahubwo bareba inyungu z'amashyaka baturutsemo n'ibyifuzo na politiki cyane cyane n'itambi ziva mu mashyaka yabo n'ibyo baba bashaka kugeraho. Ariko icyo bashaka kugeraho ni ukurindagiza umunyarwanda, nta kindi. Bwana Athanase rero ndumva tuganiriye umwanya munini, nagiraga ngo mbabaza akabazo munsubiza nko mu gihe ntimurenze iminota 2 mwihangane, kugira ngo tuvuge ku ngingo ya nyuma dusoze ikiganiro. Bwana Athanase, ikiganiro cy'uyu munsi wa none, ingingo twari turiho twayise uruhare rwa leta mu kurinda abaturage bayo. Tumaze kuganiriza abanyarwanda muri rusange ibyo leta yagombye gukora n'ibitagenda neza mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi. Twarebye mbese umutekano ku mubiri, umutekano mu mibereho myiza y'abaturage, umutekano ku bukungu, umutekano ku bumenyi. None Bwana Athanase wari watanze urugero rwo muri 1994 uburyo abantu bishwe leta ibahagarikiye. Kuva muri 1994 kugeza uyu munsi wa none werekana uburyo
abantu bakomeze gupfa, abandi baburirwa irengero, no kuri uyu munsi wa none abantu bagipfa n'abandi barengana, leta ibirebera. None Athanase, hamwe n'ibindi ndasubiyemo, none Athanase, wumva kugira ngo icyo kibazo gikemuke mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byanyura mu yihe nzira leta yaba ikenewe kugira ngo ikemure ibyo bibazo, igarura umutekano w'abaturage? Ni leta imeze gute? Ijambo ni iryanyu, mbahaye iminota 2. murakoze bwana Bosco. Kugira rero nkuko twabivuze nyine, leta n'abaturage, noneho hakaza abaturage bishyiriyeho kugira ngo babahagararire. Iyo ari abayobozi abaturage bishyiriyeho kugira ngo babahagararire, bubaha nyine ababashyizeho. Nabyo twavugaga mu abadepite batubaha abaturage, kubera ko nta muturage wamutumye yitorera ibyo ashatse, ntiyumva ibyo abaturage batekereza. Kugira rero ngo leta ishobora kuba abaturage ntibice nk'uko twagiye dusobanura, leta zigiye zimbura uko zagiye zimara abaturage, zitumara n'ubu ngubu zitumara twebwe abanyarwanda, nuko hagomba kuboneka leta y'abaturage, leta ihagarariye abaturage mu by'ukuri. Nako abahagarariye abaturage, uko leta yo n'abaturage, no kuvuga abari ku buyobozi bwa leta akaba ari abahagarariye mu by'ukuri abaturage rero babatumye. Ikintu cya mbere ndagaruka kuri cya kintu twavuze FPR iririmba ikabiririmba ariko atari byo itakoze, ni ikintu bita demokarasi. Rifoka tugomba gutekereza twese nk'abanyarwanda uko tugomba gushyiraho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Nongereho mbabwire abanyarwanda bari kutwumva, demokarasi irahenda, bisaba kuyiharanira, cyane cyane iyo ari ubutegetsi butashingiye ku baturage nyine bugomba kuvaho. Bisaba ko bwa bundi bw'ibyo butegetsi, bw'ibyo ubuyobozi, niko nabita, bw'ibyo ubuyobozi bw'abaturage buvaho. Mu kuvaho rero inshuro nyinshi ari abanyagitugu biravuna cyane, kuko abanyagitugu barica, abanyagitugu bakoresha igitugu nyine bagirira n'abo baturage. Mu by'ukuri rero ntajye mu magambo menshi bwana Bosco, nuko agomba kujyaho ubutegetsi, ubuyobozi buhagarariye abaturage ari intumwa z'abaturage, perezida akaba ari uw'abaturage batumye, cyangwa se yaba n'umwami akaba ari umwami w'abaturage, simbizi niba abaturage bose mukuyoborwa n'umwami. Intumwa za rubanda zose zishinga amategeko akaba ari intumwa z'abaturage. Nicyo kintu cya mbere kigomba gukorwa. Mu gihe ibyo bidakozwe, tuyoborwa n'udutsiko twagiye twishyiraho, kubera ko ari agatsiko kagiye kakafata intwaro, kagafata ubuyobozi, kabufata kakabugira nk'akarima kabo, kagafata igihugu nk'akarima kabo. Azubara uyoboye ako gatsiko avuga ati bwana Bosco ko tukuvuze nabi, kubera ko ari uyoboye agatsiko, ngo bavuze leta nabi, ngo bavuze ngo u Rwanda nabi, kandi u Rwanda ari igihugu cyose, ngo ariko kubera ko twavuze Bosco ari ukorurira ako gatsiko, ngo buriya ngo tututse igihugu cyose. Ibyo bintu ntibizashoboka. Donc mu by'ukuri no kwaza ubuyobozi buhagarariye abaturage, bukorera abaturage bishyiriyeho, nicyo gisubizo naguha mu by'ukuri. Niko icyo gihe nibishoboka, icyo gihe nikigera kuri abanyarwanda twirirwa twicwa kuva muri 94 kugeza uyu munsi, icyo gihe ibyo ngibyo nibishoboka, icyo bita demokarasi kikaba nyacyo, icyo gihe amaraso mu Rwanda azagara kumeneka. Nicyo gisubizo naguha bwana Bosco. Murakoze cyane bwana Athanase. Ubwo igisubizo utanze mu magambo make nuko mu Rwanda ikibuze ari demokarasi, ko hakwiye demokarasi, abaturage akaba aribo bishyiriraho abayobozi, kandi akaba ari nabo babakuraho. Nicyo rwose. Murakoze cyane banyarwandakazi, namwe abumva ururimi rw'ikinyarwanda mukurikiranye Radio Televiziyo Tuvasa, ijwi rya Fondation Ibuka Bose Rengera Bose. Arakoze rero umuvandimwe Athanase kuba amaze kutuganiriza. Turagira ngo rero twihuse, ntabwo turi butware iminota irenze 5, ibaye myinshi ya 10, tuganire nabwo turacyari kuri cya kibazo cy'umutekano. Hari inkuru imaze iminsi icicikana y'umunyamakuru witwa Uwimana Nkusi Agnes, akaba yobora ikinyamakuru cye cyitwa Umurabyo, cyangwa radio televiziyo yiwe yitwa Umurabyo. Mu binyamakuru rero nkuko byatambutse, ndumva byaranyuze no mu gitangazamakuru kiwe ubwiwe ku kiganiro yatanze, avuga ko mu cyumweru gishize yateguye gahunda yo kujya gusura abantu bafunzwe, abanyamakuru bagenzi biwe, harimo uwitwa Cyuma Hasani, harimo n'abakarasira. Umunsi ugeze rero wo kujya kubasura nkuko yabivuze,
yasabye uruhushya cyangwa yasabye uburenganzira ku buyobozi bwa gereza, bamuhereza gahunda, aragenda, ageze yajya gusura. Hanyuma agiye gusura, ngo yasanze yiteguwe n'abantu nakwita abanyarugomo, nta nubwo abanyarugomo gusa, ahubwo n'abanyarugomo b'umwuga bateguwe na leta bakorera aho ngaho kuri gereza. Baramufashe ngo bamukorera iyicarubozo riteye isoni mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2022 nk'uko natangiye mbivuga. Uwimana Agnes avuga yuko hari abadamu bamushyize mu cyumba, abadamu 4 cyangwa 5, bambara za ga mu ntoki, bamukorera iyicarubozo mu gitsina, bamukorera ibyamfura mbi, mbese ku gitsina, mu gitsina cye. Abandi bamukorera ibyamfura mbi mu mabere ye. Ibyo bashakagamo ni by'umuntu atamenya. Mu by'ukuri niba umuntu yateganyije kujya gusura undi kuri gereza ariko yashyika agafatwa agakorerwa iyicarubozo rigezwaho ngaho, akagera noneho no gukorerwa iyicarubozo ryo ku gitsina, ni ibintu bibabaje mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru rero ikimara gusohoka, isohowe na Uwimana Agnes ku kinyamakuru cy'Umurabyo, abantu benshi bayivuzeho byinshi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ko hari n'ibindi bitangazamakuru byinshi byayikozeho komantere. Niyo mpamvu rero iyo nkuru nawe nyigaruye ku badukurikiye, ku bakurikiye Radio Tuvasa. Mu by'ukuri aba batarayumvishe bazayumve, bumve ibibera mu gihugu cyacu bikwiye kwamaganwa na buri wese, buri munyarwanda wese, ndetse n'isi yose muri rusange, aho inzego zimwe zikorera leta zibigize umwuga gukomeza gukorera abanyarwanda iyicarubozo. Kandi mu by'ukuri iyicarubozo rirabujijwe mu mategeko y'u Rwanda, riranahanirwa, ni n'icyaha kidasaza. Nk'uko nabivuze rero, abantu benshi babivuzeho byinshi bitandukanye. Imiryango mpuzamahanga yakunze kugaragaza ko mu gihugu cy'u Rwanda inzego z'iperereza rya gisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda, twongereyeho na rwa rwego rwa RIB rwagiyeho rushyashya, ko bajya bafata abantu bakabakorera iyicarubozo, barabanyereza, bakabakorera iyicarubozo, bakabamarana igihe mu mazu y'ibanga, bakaza kubashyira imbere y'ubutegetsi cyangwa se imbere y'inzego kugira ngo bakurikiranweho ibyaha bitandukanye, ariko mu by'ukuri babanje gukorerwa iyicarubozo, bagahatirwa n'ibyo bagomba kuvuga. Twagiye akenshi tubona nk'ibyo bagiye bakora, ibyo bakoreye bari abakizito, twagiye tubona ibyo bakoreye abanyamakuru batandukanye bagiye bashyira imbere y'itangazamakuru, hanyuma babanza kubazimiza bakaboneka hashize igihe, ariko bakabazana ubona bameze nk'abarindagiye barabishe, ku buryo basigara bavuga ibyo babategetse. Buriya buzima rero bujyanye, impamvu nateguye ko tuvuga ku bijyanye na yicarubozo rikorerwa abanyarwanda, nuko nanjye ndi umwe mu bantu bacitse ku icumu ry'iryo yicwa rubozo rikorerwa abanyarwanda. Nge rero nkaba naratanze n'ubuhamya bwanjye kuri Radio Itahuka mu mwaka wa 2019. Ubuhamya bwerekanaga uburyo nafunzwe mu mwaka wa 2010 mu kwa gatandatu ku itariki 16 z'ukwa gatandatu. Mfatwa n'abasirikare, bankura iwanjye, bamfungira mu kigo cya iwanjye Cyangugu mu Bugarama, bamfungira mu kigo cya gisirikare Kamembe, barankura bamfungira muri iriya nzu y'ibiro bya Leta Major ku Kimihurura, bankorera iyicarubozo, barankubita, bankubitisha bankoza n'amashanyarazi, bankorera mbese iyicarubozo ritandukanye, banjyana ikami mu kigo cya gisirikare, bamfunga amapingu namaranye amezi 6, barankubita, bankorera ibyamfura mbi, barankura, bamfungira mu kigo cya gisirikare ku Murindi. Ikami namaze iminsi 304 mba mu nzu, umuryango wanjye utazi yo, babazi ko napfuye. Njya ku kigo cya gisirikare ku Murindi, bankuramo, bamfungira Kanombe mu kigo cya gisirikare, maramwe icyumweru. Navuze uburyo nabayeho nabi, nituma ahantu uri ariho ndira, mfungiye mu kantu gato kanjye nyine. Barankura banjyana i Nyamirambo muri polisi, kuri brigade yaho barankura banjyana muri gereza nkuru ya Kigali, bajya kundega ibyaha ngo byo guhungabanya umudendezo w'igihugu, nza kurekurwa n'urukiko ndataha. Bigaragara rero icyo mbivugiye nuko ngira ngo abadukurikiye babyumve neza, nagiraga ngo mbashushanyirize ishusho ibera hariya kuri gereza. Ni ku magereza yose n'iyicarubozo rikorerwa ku magereza, yaba ku bantu bafunze kimwe n'abaza gusura abafunze. Noneho ngaruke ku rwego rw'uriya mubyeyi wiyemeje no kwitangira abanyarwanda, akabijwi ry'abanyarwanda, kandi akabikora azi yuko ashobora no kubizira, none ingaruka zitangiye kumubaho. Iranguru rero ya Agnes igisakara, nanjye mu by'ukuri yankoza ahantu ngira n'ikiniga cyinshi cyane, kimwe n'undi wese
ubabajwe n'umusonga wuko n'umusonga wa mugenzi we mu by'ukuri ntawe itatera agahinda. Hara rero kuri gereza ibyakorewe Anyesi, abashaka kubyumva neza bazareba kuri radio kuri kugitangazamakuru kiwe cyitwa Umurabyo TV. Ariko rero icyo nageraga ngo mpamenye mpereye no kubyo yatangaje uburyo yakorewe iyicarubozo ku gitsina. Hari abantu benshi twafunganywe muri icyo gihe ikami, nabo n'abagabo bagiye bakorerwa iyicarubozo ku gitsina. Nzi nka bangahe baziritswe amabuye bakarishyiraho umugozi bakarizirika ku gitsina kugeza igihe yemereye ibyo agomba. Nukubabazwa kugera igihe yemereye ibyo yabazwaga agasinya. Kenshi bagasinyira n'ibyo batakoze batumvishe batigeze babona, kugira ngo ave muri ako kaga azi ko azabihakana mu rukiko. Ariko ikibabaje nuko bageze mu nkiko abo bantu bose bakorewe ibicabuzo bakabisobanurira abacamanza bakabwira ko nta bimenyetso, kandi abacamanza bakanemeza ko batigeze bafungwa n'inzego z'iperereza igihe nk'icyo nafunzwe hafi umwaka. Bo bakavuga yuko bagiye bafatwa mu buryo bwemewe n'amategeko, bakavuga naho bafatiwe, kandi mu by'ukuri ari ubugome ari n'ubugambanyi buba bwakozwe hagati y'inzego z'iperereza n'inzego z'ubucamanza. Hariya rero kuri gereza nagira ngo mvuge yuko ibyakorewe Anyesi ari agahomamunwa. Mfunze muri gereza ya nkuru ya Kigali 19 Futerani kiri hariya mu mujyi rwagati, nageze ku itariki 2 z'ukwa gatanu muri 2011. Navuye ku itariki 18 z'ukwa mbere nimba ni 17 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2012. Akaga nahaboneye rero nibihakorerwa n'ubundi birasana biriya Anyesi yakorerwa. Hari abantu benshi baburirwa irengero bagiye gusura babo, hari abantu benshi bakurirwa iyicarubozo. Anyesi siwe wa mbere sinawe wa nyuma, biracyakomeza kuko mu Rwanda guhutaza uburenganzira bwa muntu byabaye ni nkaho biri mu nshingano za leta. Mpafungiye rero hari umubyeyi waje kunsura, sindi buvuga amazina ye, nuwo mu bwoko bw'abatutsi ndetse akaba ari umuntu wacitse ku icumu rya genocide. Akihagera amaze kwandikisha amazina y'uwo aje gusura, bari bafite urutonde rw'abaza gusura abantu twareganaga hamwe ibyaha byo guhungabanya umudendezo w'igihugu. Uwo mubyeyi yakiriwe yafuwe ku murongo atwarwa n'umusiriveya w'umugore witwa Monica. Uwo Monica rero akabazwi ko ngo ari umusiriveya ushobora kuba wari umukada muri babandi ba FPR wabaga no mu gihuru, waje muri abo bose baturutse iyo ngiyo. Akaba rero yarahawe akazi aho ngaho kuri gereza nkuru ya Kigali, ariko akaba yaranekaga. Uwo Monica ni umugore muto abatamuzi w'agakara, sinzi nimba kinahakora w'amagara make, ariko bigaragara ku mubiri ko ari umuntu utameze neza, ntabwo natinda kubivuga. Ariko akaba ari umugore urangwa n'ivanguramoko. Yashyize rero uwo mumama mu cyumba, amubaza uwaza gusura, aramubwira, amubaza impamvu aza gusura abantu ngo bahungabanya umutekano w'igihugu cyangwa bashaka guhirika ubutegetsi bwa FPR. Uwo mumama musobanurira neza yuko umuntu aje gusura ataraburana kandi ataramwa n'icyaha, ko niyo yahamwa n'icyaha bidasiba ko ari umuvandimwe wiwe ko ashobora kuza kumusura. Habayeho rero impaka ndende. Uwo mugore Monica ashishikariza uwo mumama namubwira ati, wowe dore uri umututsikazi, sinzi impamvu za gusura ziriya ntera hamwe. Ndavuga ibyo uwo mubyeyi yambwiye maze gusohoka. Umubyeyi rero byaje kurangira amubwiye yuko amusabye, Monica amusabye yuko asubira mu rugo agataha n'ibyo yazanye. Umubyeyi amusubwira yuko adasubirayo, ko ari burare kuri gereza kugeza igihe asuriye. Baje rero kumuhereza uburenganzira araza gusura, ariko amubwira ko ari n'igicucu, amutuka ibitutsi byinshi n'ayandi magambo menshi ndasubiyemo hano muri iki kiganiro. Umubyeyi rero yaje kunsura bamumurenganzira, ariko yakererewe, yasuye mu bwa nyuma. Yarambonye turaganira, akimbona akinkubita amaso, icyo yakoze no kurira gusa. Ibyo yabimbwiye arira, ambwira ati, ubutegetsi dufite hano muri kino gihugu ntabwo ari ubutegetsi bw'abantu, n'ubwa shitani. Icyo reka mbe ngivuyeho kuri urwo rugero rwa mbere. Ibyo yabikize kubera amahirwe. Abajya rero kuri gereza y'Amageragere, nimba uwo mugore w'umusiriveya witwa Monica wasabitswe n'ivanguramoko akihakora, muzajye mumwitondera. Ubusinzi aho aherereye nta nibyo nakeneye kumenya, kuko nawe uretse ibizakora nabonye nta cyaricyo yaragombye kwicara amakirerera abana be. Ko nabonye mu bakamiwe n'abatarimo, uko uwakamiwe bimugaragara ku mubiri. Kandi yaza kuba yarakamiwe ntabwo yari kujya gucunga abanyururu, kuba umuzamu w'abanyururu, ahubwo ndagira ngo yari kuba yicaye ahandi ahantu heza.
urundi rugero rwa kabiri rero nabonye umuvandimwe wanjye yaje kunsura icyo gihe mfunze hari mu kwezi kwa 7 cyangwa ukwezi kwa 8 ni umuvandimwe tuvukana araza arasura kimwe n'abandi arandikisha amaze kunsura tumaze kuvugana arataha naramusezeye nge nari ndi muri gereza ko tumaze umwaka kurenga babazi ko napfuye amaze gutaha hashize icyumweru kuwa 5 wakurikiyeho ko gereza niho yasuraga baza gutumaho umuntu waje kunsura nabwo arambwira ati muvandimwe wawe ko yaje kugusura ntatahe byagenze gute nawe mwaba mwarasigaranye mwaba muri kumwe ese yari kubasigaye muri gereza gute kandi nge ni muri gereza umuntu ari uburyo yaza gusura undi bakagumana nderekada bati rero baramubuze inkuru rero yangezeho ari nk'inkuru y'incamugongo umuntu wavuye icyangugu aje gusura umuntu i Kigali akaburirwa irengero bashatse abantu babaza barababura ubwo rero byabaye ngombwa ko bakomeza gushakisha biranga ariko nanjye ubwanjye muri gereza aho narindi sinicaye nakoze ibishoboka byose kugira ngo nshobore kubona amakuru ashoboka nubwo kubona amakuru muri gereza biba bigoranye ariko naragerageje naje kumenya rero yuko yafashwe n'inzego z'iperereza za gisirikari zimufatira hari kuri gereza aho yarari zimuziza yuko ngo yaje gusura umuntu wateye amagerenade mu gihugu cy'u Rwanda urega guhungabanya umudendezo w'igihugu ari we ngi baramujyanye rero bajya kumufunga bamufungira ku Muhima ngo muri kasho ihari baramukura bamujyana kwa Kabuga bamujyana igikondo kwa Kabuga mu nzererezi niho yaje kuva arekurwa ariko rero mu buryo bw'irekurwa rye nabwo bwaragoranye urumva nabimenye hashize icyumweru kuwa 5 wakurikiyeho kuwa mbere ukurikiriwe wa 5 maze kubimenya bagomba kudutwara mu rukiko tugiyeyo rero twayaga dutwarwa n'abapolisi bakuru bafite amapeti makuru mu gipolisi cy'u Rwanda harimo umupolisi nibuka witwa Mutezi Ntare wari ufite ipeti rya kungana n'irya Lieutenant Colonel naramumwegereye rwose batujyanye ku rukiko ndavuga na fani mfite ikibazo ufite kimeze gute umuvandimwe wanjye yaje kunsura aburirwa irengero hano kuri gereza nkaba naje niteguranye inyandiko nanditse niwe nari nanayandikiye uko nari imuzi kubera dutwaraga ku rukiko mwandikira mubwira ko dufite ikibazo uko mfite ikibazo n'umuryango wanjye ko yagombye gukora ibishoboka byose uwo muntu waburiwe irengero kuri gereza akaboneka nagize amahirwe rero yuko yananyakiriye neza nabonaga Mutezi Ntare n'umuntu wabonaga ujya kuba unajijutse sinatinya kubivuga hari inkotanyi z'ingome hari n'izikora ubugome z'ibitegetswe hari n'izigira umutima wa kimuntu rimwe na rimwe zikabwiza abantu kuri uwo mupolisi rero yarambwiye ati genda wicare hamwe subiza ibaruwa yawe ikibazo ngiye kugikurikirana kandi nzi ko kizakemuka nzaguha igisubizo nagize amahirwe tuvuye ku rukiko bari badusubikiye rero baduhaye kuzagaruka nyuma y'ibyumweru 2 ubwo byabaye ngombwa ko nshakisha amakuru n'ubundi nza kumenya yuko mukuru wanjye yatashye amazemo ibyumweru 3 afungiye he kwa Kabuga yagiriwe nabi nyuma yaho mfunguriyo twaje kubonana turaganira icyo gihe bamufashe tukimara kuvugana bamufungira aho ngaho kuri gereza gatoya mu biro hanze baza kuhamukura ari mugoroba bamushyira mu modoka bamuhitishiriza ku Muhima bamufungira ku Muhima hamwe n'abantu nka 2-3 bamujyana kwa Kabuga kwa igikondo kwa Kabuga murabizi namwe kwa Kabuga ni inkoni iririmba nta kindi mu kuhava rero uwo mupolisi ndamushimira rwose uko yabigizemo uruhare baje nkuko bajya babikora menya ari mu byumweru 2 cyangwa 3 barateranye baraza baramubwira ngo nasohoka atahe yaratahiye gukubitwa n'iki ariko mu byo bamubazaga byinshi bijyanye nanjye no kwemeza yuko ngo naba narateye amagerenade mu gihugu ngibyo rero ubwo n'ubuhamya nageraga ngo ntange nubwo mbivuze hari benshi bagira umutima uhagaze batese kubera icyo bivuze kandi byarabaye kuri mwene wanyu igihugu cy'u Rwanda ntabwo kizabuhuzwa cyangwa ngo gikizwe no kubika umwanda no kubika ibibi bikorerwa mu gihugu cyacu tugomba kubivuga kabone niyo wabizira ntekereze rero uko nta bari buvuge ngo ashyize mwene wabo mu kaga hoya ntabwo rwose ibyo mvuga ni ibyabaye ku manywa y'ihangu ntabwo ari ibintu by'ibihimbano kuko kuvuga icyabaye gitandukanye no kuvuga ibintu by'ibihimbano tugaruke rero ubwo n'ubuhamya nageraga ngo ntange kubijyanye n'umuryango wanjye wakorewe nawo iyicarubuzo
kuri gereza bazira yuko baje kunsura, kimwe nuko Nkusi w'Imana Nyesi abikorewe nyuma y'imyaka 10 ibyo bibaye. Nzi n'izindi ngero nyinshi ntakwirwa ngarukaho muri kino kiganiro, kuko ibijyanye n'iyicarubozo no guhotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu bibaye ubukombe ku ngoma ya FPR inkotanyi. Abadukurikiye rero rwose ibyo mubyumve, abajya kuri gereza ya Mageragere ibyabaye kuri Anyesi mwabyumvishe, no kugenda mwitonze muzi yuko tuyobowe n'ibirura, kandi ikirura kigufata isaha gishakiye, no kumenya ubwenge. Bwana Athanase rero ndumva iyi nkuru atari nshyashya, ni nshyashya kuba mwari muyumvishe? Oui, kuri nge ni nshyashya, oui. Kuri nge ni nshyashya, gusa irababaje, ariko nanone nubwo ibabaje cyane, ukurikije n'ikiganiro twagiranye mu kanya, iyi nkuru ijyanye iri muri wa murongo nyine ibyo twavugaga muri kiriya kiganiro turimo mu kanya, yerekana ko mu by'ukuri abanyarwanda nta mutekano bafite, ntabwo barinzwe. Abanyarwanda dufite ikibazo cyo kurindwa, dufite leta itaturinda. Nicyo kibazo gikomeye. Umuntu warushinzwe abaduhagarariye muri leta, nako kwa bisi mpamvu nkomeza kubita leta, abayobozi bacu bagombye kuturinda, kuko arizo nshingano zabo za mbere. Nibo bantu ba mbere baza ahubwo bakatwica, bakanavuga ku mugaragaro ko bazatwica. Ibyo nibyo naherewe mvuga. Ntabwo babihisha, ntabwo nta banga rinarimo, ahubwo abantu bakomeza kwibwira ko ari ibanga, nibo batarumva aho turi. Ni nacyo ikiganiro cyacu twagize kigomba kubwira abanyarwanda, ntabwo abanyarwanda kwicwa bikiri ibanga. Iyo umuntu nka perezida wa repubulika agiye kumugaragara akavuga ati tuzabarasa ku manwa y'ihangu, narabishe, ntabwo ari umuntu usanzwe perezida wa repubulika. Abanyarwanda bagomba kuva mu butesi tumaze mu imyaka, cyangwa se ubutesi duhoramo, tukumva ko abatuyoboye nta mpwe badufitiye namba. Tumeze nk'amatungo, nk'uko yigeze bivuga, ategerejwe kubagwa. Ibyo umuntu yarabyivugiye, perezida wa repubulika yarabivuze. Ibyo Anyesi yakorewe n'abandi banyarwanda benshi, nawe ubuhamya bwawe nawe bunkoza ahantu, bunkoze ku mutima. Ntabwo nzi ko ibyo byose wabikorewe n'umuryango wawe. Hari n'abandi banyarwanda miliyoni na miliyoni nabo babikorerwa buri munsi. Bikajya none bira twavugaga dutangiye ikiganiro cyacu, ntabwo abanyarwanda rwose barinzwe. Ntabwo abanyarwanda barinzwe, dufite abantu bari hariya bagomba kutwica, kandi banabitubwira si ibanga, ahubwo ikibazo nuko twebwe tukibifata nkaho ari ibanga, kandi nta banga ririmo, umuntu yarabitubwiye. Voilà, nicyo nagerekaho, numva nta kindi navuga. Murakoze cyane Bwana Athanase ku bisobanuro byiza muduhaye. Ubu nageraga ngo rero dusoze, nimba hari ikindi mwongera ku kiganiro mumaze kuduhereza mwacyongeraho kugira ngo dusoze ikiganiro. Urakoze cyane muvandimwe Bosco, ndumva nta bindi byinshi narenzaho, gusa narangiza mbwira abanyarwanda nkavuga nti abanyarwandakazi mutwumva muri iki kiganiro, muzakomeza no kudukurikira. Ndagira ngo dusohoke mu kintu kimeze nk'ubutesi, twumve ko mu by'ukuri imyaka ibaye myinshi abanyarwanda tutarinzwe. Ntazagira umuntu uzabeshya ngo turarinzwe kubera ngo mwabonye abasirikare batambuka bafite imbunda ngo 10,000 ngo bingahe niko kurindwa. Ntabwo, ahubwo biriya ni ikimenyetso cy'uko abanyarwanda batarinzwe, kuko n'igihugu kidafite umutekano. Ibyo twabivuze, haba mu mibereho myiza y'abaturage, nabyo ibyo twabibabwiye. Ntabwo abanyarwanda barinzwe ko leta ihari, ubuyobozi buhari bwa leta ntabwo bushinzwe kubarindira umutekano no mu mibereho myiza y'abaturage. Ingero zo mu mibereho myiza y'abaturage izo twavuze ni nke cyane, hari nyinshi abanyarwanda bazi bo bari mu gihugu kuturusha, ni nyinshi cyane. Ibyo byose rero bikiyongera ko dufite umuntu uyobora igihugu uvuga ati kutwica ku manwa si ikibazo, kuturasa si ikibazo, wanakoresha amasasu wenda ngo n'ubuhiri barakoreshwa, bamwe n'inyundo barazikoresha, nabyo yigeze bivuga ko rabo zica bakoresheje inyundo. Tuve mu bitesi rero, duhaguruke twirengere duhindura ubuyobozi, kuko bigaragara ko ubuyobozi buhari budashinzwe kuturengera. Tugomba kubuhindura, tugashaka ubuyobozi bushinzwe kurengera abanyarwanda. Naho narangiriza muvandimwe Bosco, murakoze. Murakoze cyane Bwana Athanase ku nkunga yanyu mudahwema gutanga n'umusaruro
ku nkunga yanyu mudahwema gutanga ndetse no kumurava mugira mu kuza kuganiriza abanyarwanda kuri Radio Tuvasa. Turabashimiye kandi n'ubutaha tuzongera tubatumire. Banyarwandakazi rero tugeze ku musozo w'ikiganiro. Ikiganiro cyavugaga ngo uruhare rwa leta mu kurinda abaturage, tugaruka mu gusoza ku rugero rw'akaga kakorewe umunyamakuru Nkusi Uwimana Nyesi ukorera ikitangazamakuru cyitwa Umurabyo TV. Mu by'ukuri rero nk'uko mugenzi wanjye Athanase amaze kubivuga, yatanze ingero z'uburyo umutekano w'abanyarwanda ubangamiwe kuva mu myaka ya za 1994, haba kuri leta yariho niyayisimbuye buno kuri uyu munsi wa none. Agaruka ndetse ku magambo amwe mabi ava mu kanwa ka bamwe mu bategetsi b'igihugu, ndavuga nk'umuyobozi mukuru w'igihugu, yo gutera ubwoba abanyarwanda kandi amagambo adatanga ihumure. Mboneraho kongeraho kandi ijambo ryavuzwe na Perezida Paul Kagame mu mwaka wa 2003 ubwo yari kwiyamamariza kuyobora igihugu. Umunyamakuru aho yari amubajije ati uramutse utsinzwe amatora byagenda gute, yarasubije ati tsinzwe amatora nasubira mu ishyamba. Bivuga rero yuko kuyobora igihugu atari neza y'abanyarwanda, ahubwo kuyobora igihugu ari uwundi mugambi ubyihisha inyuma. Ikindi rero ibyo bikurikirwa nuko mu kiganiro yigeze agirana nabwo n'abanyamakuru yigeze avuga ngo igihugu azagisiga nk'uko yagisanze. Igihugu rero bajya kugifata bagisanze mu mivu y'amaraso, mu marira n'imiborogo izuzasenyaguritse hirya no hino, abantu bari mu kaga. Umutegetsi mukuru mu gihugu n'ubundi akavuga ngo azagisiga gutyo. Bigaragarire yuko hari agenda cyangwa se gahunda ihishe y'abantu bari ku buyobozi mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nta neza bifuriza abanyarwanda. Dushingiye rero cyangwa mpereye ku byavuzwe cyangwa ku byo tumaze kubaganiriza kuri uyu mugoroba, nuko ubutegetsi buriho mu by'ukuri ntabwo bwibonamo abaturage kandi ntabwo bubakorera neza. Bivuga rero yuko abaturage bose bagomba kuba mobilize, abaturage bose bagomba, mugane wa mugabo uvuga ngo gucana ku maso, bagomba gucana ku maso bakitegurira ejo hazaza. Uko u Rwanda kera bajyaga bavuga ngo amizero y'u Rwanda y'ejo hazaza ni urubyiruko. Urwo rubyiruko reka nduvuge, ariko mvuge nti banyarwandakazi nimuhaguruke, igihe ni iki kugira ngo muharanire uburenganzira bwanyu. Murakoze cyane, murakarama. Banyarwanda turabakunda kandi turi kumwe.